ikaze mu kiganiro Queen of Hollywood kurikira kuri Genesis TV 387 Canal Plus kumwe nanjye Rwandeze Gasirabo Popopore umusore wanyu mwese oya jewe narimo oya siko nangeyeho none akandike tw'urudasumbwa ngo Popopore ngo umusore wanyu mwese nangeyeho akandike tw'urudasumbwa wese uri rudasumbwa ya ndi rudasumbwa kuva ryari umusore bose babandi bose mukundana ndi rudasumbwa muri bo ku buryo nyine muri make oya niko akunda umuntu agira inana kwita igikomerera cyangwa se atiyizera agahita avuga ati reka nirememo ikizere byibura mvuge ko ndi rudasumbwa uri rudasumbwa nese uri rudasumbwa gute ndari muzi ko mwe mukanya mutugeye nterura reba uko nyine tsigenda attractive ndi rudasumbwa so to you attractive wewe ya boyfriend wawe ndahari ya boyfriend wawe ndahari utabivuga please ariko rawande muriki parce que kuri we yinezeza ariko iyo ntekereje numva utari hejuru oya wabyemera wabya kuki mwemeye ko umusore wabo wose oya ntago iyo rebona niyo wabyiyise niyo wabyiyise ariko niyo mugiye kumamagara muravuga ati reka damagara umusore wabo bose oya so rero iyo rebona yirenze igeze kuri rudasumbwa so you call me rudasumbwa no way Siko no kuri social media zanjye zose ngiye kuvuga. Ngugiye guhindura. Oya reka nkubwire hari ukwibatiza izina. Sibyo? Hari ukwito hari umuntu ubareba bagamuhimbye akabyiniro runaka. Nawe wararebye ubona kubera ibibazo wifitiye kubera ko nta mugabo ugukunda reka niyite umusore wanyu wenda bazagera igihe bangirira impuwe mu musore wabo koko. Kandi ko mwakwegera kabine kubera ko ibibazo byanyu no nta bibazo dufite ubwo turi muri ya mode yo kubati oh I feel the life I feel something I have everything rana kondo kako umwamba avuga ngo kwako ndi kumwaba ngo kuba abagore bose na umwami ni hahandi nyine bavuga ati reka nkubwire kuri iki gihe umuntu usiga avuga iyo terme aba yarabuze umugore nakabiyitirira ntago ubafite benshi urabiyitirira oya ubafite benshi no ufite mu gitondo wa saa sita nimugoroba wo kwa mbere kwa kane kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu ikumva nyiri rudasumbwa asundi pere kankubaza uterutute wowe uteretesha ayo mazina aba wise n'umuntu barabivuze igihe kizagera ejo nimbari afite ari kubimbwira nimbari ariko bango ngo menya cyagiye cyarageze ngo hamwe muri Bibiliya bavuga ngo igihe kizajya abagore bazajya ngo babure basi nkajya akazina kakonyine nziyambika nzitonga mise siwe ndabyiringira niko konyine ashaka na wundi ibindi byose ndagikurikira icyo kinyejana imana izamba bari nzabe ntakibamo so nagiye kuyifiringa right now ndi rudasumbwa so I have everything every woman reka twise abadukurikiye turasuza bari mu ngeri zose tubakumbuye cyane ababifuza kuza kuduha ibitekerezo bitewe mukurikije ariko topic uyu munsi turi buvugeho mwatwandikira kuri SMS cyangwa se WhatsApp utwandikira kuri 0783 reka njye nisurize Eliane Elia bonjour bariko ngarahari gatanu kuri gatanu reka twisurize n'abandi bakwina mwese aho muri bakwini bacu yatemye abakwini ko tuzakora na timu y'abakingi ese timu y'abakingi niya nyine izajye basi aside y'abakwini ariko siniko tumwe babakwini ndafite abakingi ariko reka nze nkubwire nta tegeko rihari ryo ko kugira ngo witwa queen info niyo mpamvu queen ababwira mushaka abakingi banyu ubungu ntago muri abakingi turabafite ariko mu kiganiro ntabwo bagomba kuzaziga abakingi mwaravuze mwaravuze nimo mudahari mu kiganiro muri bari niyo mpamvu atangiye kugira umusore wacu kugira ngo twamufata ntabwo twagufata pore mbabarira pe na meta yawe nako ukuboko kwa utambaye ubusa reka ntabwo umuntu reka nkubwire kwambara impeta ntabwo bivuze yuko washatse cyangwa se wagize urabona ntafite uburebure buhagije n'amatuza ahagije ko ni amatuza cyane ibinuri ngo ni ibinuri akopore wajyumba barira ko nkuko bisanzwe nkuko mubizi ko pore ni uzana topic reka tumwanya dusomere uyu munsi adufitiye indi nkuru iki cyumweru ni ikinkuru uyu munsi twaragendagenze hirya no hino tukaza dutara abantu ariko se abantu hanze hano bari kubwiki rega ubwisanzure bwaragarutse
aho corona nyine isa nkaho isa nk'iyacupiye ubwisanzure ubwisanzure bwaragarutse ariko bisa nkaho byibura twagize kariberite ho gatoya urabona amasaha yariyongereye urabona ahantu ushobora gusohoka ariko wipimishije covid ukareba nimba ari negatifu ushobora kujya mu bitaramo yego ushobora gukora ubukwe bwawe noneho bantu batumiraga ngo abantu ngo 10 ngo ibiki n'ibiki nzareba ko bazongera gutumira abantu 10 ngo kubera ngo ikibazo ngo cya covid bipimishe batumire bitewe na lokasiyo uzafata ngaye ngo ukorera ubwo noneho kuri nocuzi ibyambayeho kuri nocuro afite la problème twaragiye rero ino topic tugiye gukora uno munsi tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo ese gukora ubukwe ni inshingano cyangwa ni itegeko gukora mariage gushaka umugore cyangwa gushaka umugabo ni inshingano cyangwa ni itegeko ibyo byashingiye nabyibajijeho kubera ko muri iki gihe nyine usanga nimba ufite inshuti zawe nimba ufite umuryango wawe nimba ufite abantu bose bakwegereye ugeze muri ya myaka yo gushaka usanga bose baba bagupusa kora ubukwe se kudakora ubukwe kutatwereka umugeni kutatwereka girlfriend batangiye kumubwira no mpamvu yise rudasumbwa kujya mbana n'indaro wangende kugira ngo ubone ko ari wakugenda inyuma kuri kote yawe gukora ubukwe ni inshingano cyane itegeko mbere yuko uvuga ibindi bikurikiyeho ariko cyane ntabwo nshaka kubanza kubabwira se karame gatanu karame gatanu ndahari ku bwaje ngewe kunumva gukora ubukwe mwambajije niba ari inshingano cyangwa ari itegeko ngiye ku giti cyanjye numva ari itegeko yego ngewe ntakurikije ngo ni inshingano cyangwa se n'itegeko ni ukwiyemeza kuri ngewe ni ukwiyemeza ngewe rero nta na kimwe nemera muri byo gukora ubukwe ntabwo ari inshingano nta nubwo ari itegeko ntabwo wabyemera gukora ubukwe uzi impamvu se atabyemera ni ukubera yuko adafite icyerekezo cyangwa se adafite igitekerezo yego adafite igitekerezo cyo gushaka oya ntabwo uri bino ntabwo uri umutako ariko ku buryo ibibazo byose by'isi ari kibanziriza kuri njye mbere ariko pole n'undi ufite ibibazo byinshi tujye tubyemera noneho oya reka ntabwo data we impamvu mbona wibaza byose n'ibice byose ni uko afata umwanya munini akagutekereza akangira impuhwe urukundo rukazamo byose ni kuri popopole umusore wanyu uzi impamvu se wenda ntabwo navuga ngo singutekereza kugutekereza ndagutekereza nkuko natekereza Gasirabo nkuko natekereza Berry nkuko natekereza Twiro noneho ikindi kintu wenda mvuga wowe impamvu ngutekereza cyane nuko mbona ugiye gusara gute rero icyambere urukundo rwaramucanze mu kumucanga atangira kuvuga ngo nta mpamvu y'uko urukundo rubaho nta mpamvu y'uko umukobwa ushaka kugutegeka nta mpamvu y'uko bagomba kukuyobora ibintu nk'ibyo akazana impamvu zidafatika noneho bikarangira niba bitari itegeko bitari n'inshingano wowe kuri wowe bisobanuye kugira ngo tubyumve ni igiki byitwa ngo iki nyine gukora ubukwe reka mbitebisobanura wa mungane gukora ubukwe nyine nasanze atari itegeko atari inshingano gukora ubukwe ni ubuzima bwo kubaho ni ubuzima nk'uko tuvuga umuntu aravuka sibyo agakura ababyeyi be bakamurera akagira igihe cyo kujya ku ishuri akagira igihe cyo kuvuga ngo mbonye akazi akagira igihe cyo kuvuga ngo ngize ute so rero gukora ubukwe nabwo ni ubundi buzima bwawe ufite gucamo ariko ivuze ngo ni itegeko noneho abantu abatarabuciyemo kugeza kuri ubu babaye wenda nka ba Pawulo ntabwo bariho iyo uvuze ngo ni itegeko ikintu kiba itegeko iyo hari buze kubaho igihano nutakora iki kintu baraza kuguhana so ni itegeko you have to do it ni sakaramento cyangwa sakaramento yo ni nk'impano yo guhabwa nyine ndi kuvuga hari kubatizwa gukomezwa no yaje kazamo hari no gusigirizwa ni nk'ikimenyetso sinzi ko nabyita rero mu bakatolika niko babyemeranye ariko nyine ukumva uba wamaze gufata wa mwanzuro wawe wo gukora ugakomezwa mugakomereza icyaha ugashyingirwa ugapfa mu bundi buryo ubwo buzima ni ukuvuga ngo utabufite ntabwo waba ufite ubuzima oya uba ufite ubuzima ariko nyine hari ni nk'uko habaho umwana udashobora kwiga sibyo ariko akazabaho
so that's why n'ubundi niyo utakora ubukwe ubaho ariko still ntibigukuraho ko hari ikintu waragize wirengagije hari ubuzima hari nk'umuryango wirengagije gucamo no kuvuga ngo wowe uri kuri side y'abavuga ngo nta mpamvu y'ubukwe nagikwe na myaka ijana ariko jewe uko mbyumva sibyo numva kubera iki turi ku isi cyo ni kimwe yego badushyira ku isi reka mbyite turavuka tukarerwa tugakura nose nyuma yaho yo kwiga n'iki ugita gikurikira njyewe kuri njyewe nk'umwemeramana numva naraje nje gukora nyine iyo navuga gute iyo party ngomba kwibamo kuko iri mu bintu ngomba kubahiriza mu byanzanye ku isi ngomba gushaka nkabyara niba nakutubwira ngo mworore nyine mubyare muzuze isi mbere nk'umusenyi wo ku nyanja yego nyuma yaho nkazasaza nkigendera urumva numva biri muri ni ngombwa ko bibaho so rero abo ba poli bavuga ngo nta myaka ijana nta gikwe ni ukuvuga ngo umwe muri gukwepa inshingano reka mbyite gutyo reka mbyite inshingano mbyite gutyo ni mu nshingano z'ubuzima bwawe bigomba kubaho ariko si itegeko n'ishwa yawe ariko ni inshingano zawe oya nanone ntabwo ari inshingano gukora ubukwe kuri wowe nabyita impamvu uvuga ngo nta gikwe harimo nta bugabo burimo nawe ugiye mu gatebo karabandi oya nta bugabo burimo ikindi cya kabiri ni ubwoba nta mugabo ugomba kugira ubwoba nta mugabo ugomba ariko njye mu agaciro kugituma ngira bwa bwoba kugituma ngira imburana bwa bugabo ese ni gituma wamugani oya iyo mama akubwiye ati uzashaka ryari nkahita umubwira reka kubera iki uvuga reka abahungu bimubwiye ngo ni kubera icyo utari gushaka n'iryari atabanza reka si ibyanjye waye reka baze babwire impamvu yanjye nemeye yuko gukora ubukwe ari itegeko impamvu yanjye navuze ko gukora ubukwe ari itegeko icya mbere imana yashyizeho imyanya y'ibanga igomba gukoreshwa sibyo noneho njyewe niyo mpamvu kuko uyu munsi wa none hari abatagira urubyaro kuko wenda bashobora imana iba yarabageneye kuzarera abandi babuze ababyeyi yes birashoboka niyo mpamvu rero kari akantu kaba kagomba gukoreshwa mu mwanya wako imana agashyizeho kugira ngo kabe umuyoboro wo kugira ngo tubone abana cyangwa se tujye mu mugambi w'imana neza rero niyo mpamvu kagomba gukoreshwa gukora ubukwe ari itegeko kugira ngo gakoreshwe kisanzuye ntabwo ari itegeko njyewe ni itegeko nose uzi impamvu no hanze y'ubukwe barabikoresha oya nuriya mwanya ari kuvuga uzi impamvu se ukora birabyonyine hariya hanze impamvu babikoresha sibyo cyangwa se tuvuge ugasanga ni umukobwa cyangwa se umusore agiye gukora imibonano mpuzabitsina ava yuko yimariya icyo gihe ntabwo twabyita yuko yabikoresheje nk'uko byakagombye gukorwa sibyo hari kondisiyo zibanza iyo byabaye kuri aba yiyibye nk'aba yiyibye ni nk'aho nyine nta cyabaye ari itegeko kuko iyo pati n'ubundi ifite ibindi bintu wamugana akora yes ikora ariko reka nkwereke ifite ibintu byinshi ikora sibyo ni ibintu bingahe se ni ibintu bibiri ni ibintu bibiri iyo udakoze kimwe iyo udakoze kimwe uba wishe itegeko kuko kimwe gipfuye urapfa nawe ukagenda bari wabyara utabyaye umwana ugapfa ukagenda biyorojike uko byagenda kose hari ahantu ugira ibyiyumvo cyangwa ukajya byagenze kugira ngo noneho gucingana n'itegeko bigira ubwo njye ndi kugenda numva nyine abagabo babiri ni kuri radiyo nabyumvishe noneho umugabo umwe ngo yari ari kumwe na mugenzi we ari kumubwira aho ikiganiro nacyumviye nyine yari ari kumusubiza yasaga nk'uwamubajije ati se bwa bukwe bwawe bwageze niko nabyitekereje ariko undi nk'ubwo yahise atanya amubwira ati ngo niko byaransekeje ngo nari mfite gahunda zo gukora mariage nyine umugabo yaramusubije urabizi nyine nifite gahunda zo gukora mariage muri uyu mwaka ngo ariko kubera izindi gahunda nyinshi nari mfite cyangwa nari ngeze bwa bukwe mbwigije inyuma ngo nzaba mbukora kumva yaramusubije ati nari mfite gahunda yo gukora ubukwe muri uyu mwaka yari ihari ariko mbyigije inyuma
ngiye kubanza nkora ibindi byihutirwa mu buzima bwawe bari abanyamakuru ni bari abanyamakuru kuri ntozi na mugenzi we ahita amubwira ngo ubwo nyine wari umaze kumusubiza gutya ahita amubwira ngo ariko nawe ariko se ko nawe ngo ariko se ko nawe uhora udusezeranya kuzarongora n'iryari ngo mbe nshaka agakoti ikumva na mugenzi we amubwira ati ko nawe uhora utubwira ngo n'iryari yahise avuga ko hari izindi gahunda zihutirwa zatumye ubukwe butaba uwa mbere n'uwa kabiri ahita amubwira ati ko nawe uhora utubwira ngo uzarongora cyangwa uzakora ubwo uwo ufite ikibazo yahise abwira uwundi ati uwamubajije bwa mbere yaramubajije aramusubiza ati ngo iyi gahunda irahari ariko iracyari muri pembeni irahari ariko nyine irapari icyari pending nawe ngo umubwiye gutya ahita nawe amubaza ko nawe tubizi ko ufite n'iryari dati rero nibyo byatumye nibaza ariko se ni itegeko ryo kugira ngo mfate nzasubize aho ndetse cyangwa nzagusubize wowe ati mfite kuzarongora iki gihe mfite kuzarenza kino gihe cyo kuba ati mfite kurongora cyangwa mfite kubahiriza umugore ese ni inshingano zo kuvuga ngo mfite gukemura izi inshingano zanjye nka popo kuvuga ati ngiye kuzana umugore nshaka umugore habemo kapore ku bahungu simbizi ariko ngira ngo iyo igihe cyabo cyageze ngira ngo bamenye ko igihe cyabo cyageze baritaye ariko ku bakobwa usiko twe turindira abaturambagiza wabona aho bizavamo twebwe ntabwo igihe tugira twebwe turategeze sibyo turarambagizwa so jewe rero igikwe kirahari ariko nyine igikwe kiba gihari ariko ku bahungu simbizi ni nawe uri budusobanurire cyane parce que tu es umuhungu urumva ku bahungu numva kugira ngo afate decision yo kuvuga ngo ngiye gukora ubukwe ngira ngo aba yamaze kubona mu byo ari warakora cyangwa se mu byo agezeho hageze igihe cyo kubikora nk'uwo nguwo niba yaravuze ati nabaye mbyegejeyo hari izindi gahunda maybe yasanze atari ngombwa uremeranya niyo ngo uvuga ngo kurongora ni gahunda yo gukemuka like ni gahunda ufite kuzakemuka reka uzi kujya ahantu utiteguye neza utarishuwa ko aho hantu uzahashobora reba uri umuhungu sibyo njyanye pole wenda umukobwa désolé Diane ndakujyanye nta kintu ufite inshingano zanjye ni ukukwitaho uzabura icyo urya abana uzambyarira ndacyakwita Diane désolé abana uzambyarira bazabura ishuri ntibazabura icyo kwambara mu gihe rero nemeye icyo kintu urumva ni ukuvuga ngo ngomba kuba shuwa niba ngiye gufata izo nshingano bizashoboka so urumva rero niba yaragiye akabona hari ibyo ataruzuza d'abord kwanza abantu twese turacyafite mu mutwe ko ubukwe ari ceremony cyuwa buriya wasanga amafaranga ya sare atarayabona wasanga inkwano atarazibona inkote ryiza ryo kuzemeza runaka ibaze se byibuze ibya hagati yawe nawe n'umugore byarakunze biri hamwe ntabyo nzi ariko wasanga ibyo ari byo bitaraboneka bitumye bisimbuza undi mwaka cyangwa ikindi gihe ariko numva ko gushaka atari ibyo ngiye kuri jewe nubwo twebwe twuzuzanyije ababyeyi bacu babyemeye twagenda Murese gushaka ni iki muri ikibazo gihari sibyo ni ukwiyemeza ibyo ngibyo ndi kukubwira wowe Diane ngewe ndi John wenda nemeye ko ngiye kubana nawe nkakurikiza inshingano zanjye so uwo nguwo yaravuze ati uriya sindaba tayari okay none reka nkubaze inshingano zawe ko numva mu nshingano wavuze zimeze nk'iz'ababyeyi make weyemeye ko ukora inshingano uretse kari iz'ababyeyi ngiye ko navuze ikintu kirenze mukanseka urumva mumbwire none inshingano mugiye gukora yo utakoraga wanyu cyangwa mama watagukoraga cyangwa papa wawe niziye rega ngaho tutashobora kwikorera ubusubizira rwandeze aho ngaho nibyo bintu bitandukanye ukiri kwa mama wawe witwaga umwana wa mama wawe nyine agakemura inshingano zawe ariko yaragiye nimba nari John agiye kujyana ubu umugore uwo mugore rero akora iki nyine kugira ngo uwo mugore wa mugabo bisaba ceremony cyangwa bisaba igihango mugira namwe mu kibazo gihari iyo umuntu agiye gukora ubukwe byitwa iby'umugabo gusa cyangwa ni bya bombi kuko urumva ni bya bombi kuko hano turi bisa nkaho yo tuvuze ubukwe ari umutipe wenyine ni bya bombi hawe ngasaza nshake nkanjye azanza muri mu rugo nkanjye azanze why always umutipe byari ku kibazo si icyo ngicyo ngiye ikibazo izo nshingano ndikuzumva nibyo n'induru bra bikumva ngiye ikibazo mfite si icyo ngicyo
izo gahunda zo kuba izo nshingano z'umugabo ku mugore ngende kuzumva pe ahubwo se kubigira nkanjye w'umugabo ni itegeko kubigira ni inshingano kubigira mfite kubikora none se reka mubaze pore ni ikintu mfite kugusubiza nkaho nimba uri inshuti yanjye uri umbaza ngo pore kudakora ubukwe mbite mubwatisha mbabara nukuri nk'urugero nimba warangurije nk'amafaranga sibyo ukaza kumbwira pore kutansubiza amafaranga yanjye nuko ati mbabara nukuri nzayagurisha ubundi cyangwa nzayagurisha nanjye nicyo kibazo ubukwe nabwo bwakabaye bufatwa gutyo ku buryo inshuti zawe nizikubaza cyangwa se ababyeyi nibakubaza uzajya babwira ati mumbabare basi munyongeze umwaka umwe wo kuzana uwo mugore rega kubwire niba ikintu nagusubiza kuri iki kintu niba ujya wicara ubwawe ntutekereze igitsina gore sibyo icyo ngicyo ntuzagitekereze no nyine agire santima zo kumva yagira abana zo kumva yagira ubukwe ntukajye wemeranya n'abantu babikubaza ujye ubabwira ati rwose amarangamutima yanjye yaracikaguritse cyangwa se ntayo mfite sibyo nta rudasumbwa ruhari urudasumbwa n'umugore wawe uzabikwita reka mbabwire ntabwo ari icyo ngicyo ndi kubabwira kuba nkunda igitsina gore ndagikunda kuba nanakigira noneho rero kuki udakora ubukwe impamvu kuki mbaza ngo mfite gukora ubukwe impamvu ngikubaza nuko nzi ko ushobora gutandukira ukajya gukora ibibi w'abakobwa b'abandi ujya kubera iki reka dushobora gukundana n'uwo mukobwa ntidukora ayo mabi oya gute mukundana se ngambwira ukuntu wakundana ntukora amabi nyine twazajya dusohoka muri tukajya kurya za pungucenke ariko se pungucenke zihe wajyanye na mushiki wawe ko nawe ari igitsina gore nimba mushiki dushobora gupfa wenda akantu ko mu rugo urukweto rwanjye n'umugore ariko mwagapfa oya mwagapfa iyo umuntu mudahuje amaraso burya harimo ka ako kantu rero ako kantu ugenda ujya gushaka uwo muntu wakagiriye ese kuki ntashobora kumukunda imyaka 10 ese uzi kuki ushaka kumukunda imyaka 10 impamvu niko njyewe sindagira cyagiye cyo kuva nafashe uyu mwanzo wo kuba ati mbyitekereze ngiri nka popo impamvu rero utari wabitekereza nuko nyine utari waba umugabo n'umugabo sibyo n'umugabo uzatangira utekereze uko ugomba kwiyubaka uko ugomba kubaka nka famille yawe ndetse gukora ubukwe iki ni ikibazo gasira ni ikibazo abahungu bari hanze abo benshi bafite ugasanga nawe ugasanga ari mu myaka ari mu myaka 40 ari mu myaka 40 ariko aracyavuga ngo ngomba gukundana n'umukobwa imyaka 10 mu myaka 10 azaba ageze wenda 50 none arashaka ngo wa mukobwa w'imyaka 24 cyangwa 20 cyangwa 21 bitewe nuko naho yiyumva bikarangira ashaje tukamujyana ahandi nta kintu abaye kandi Imana yaramuhaye show yo guhitamo akavuga nangira niyo saha igeze yo kuba umugabo muri ngiye ntekereza ko imanuka ngo ivugane na Rwanda cyangwa ivugane n'uyu nguyu nimba ari gahunda zanjye Imana ishobora kuzikabinyibwirira kuki wowe ufite ya devoir ahubwo se pore ni ryari Imana itabikubwiye mu gihe wabyutse ugasanga ushobora gutera nimba numva ko nshobora kuzazana wa mugore wanjye mu gihe cyanjye cyanyacyo mu bitekerezo byanjye Imana mu myaka 40 basubiza ati igihe cyarageze igihe cyarageze ahubwo wenda igihe we yishyiriyeho Imana atanze ikimenyetso kuko ikimenyetso uragifite sibyo uragifite urabibona oya uragifite uranakigendana sibyo uranakigendana Imana yatanze ikimenyetso hari bigusohokamo ntazi bwoko urumva ibyo ngibyo rero nicyo kimenyetso Imana ishyiraho yamara kugishyiraho wowe ugatangira kuba se ko nkuze nguko nkoza amahano noneho byagira uko nabyara undi muntu kubera iki natekereza birakomeza nyine icyo gihe rero kibizana ngo agakwiye gutekereza n'undi yubaka gute ku buryo ejo n'ejo bundi ushobora kugira nese ko ibyo bintu biba bitazashira kuki mfite kwirukira kubikora kuki mfite kurashinga ngo ngendere ku marangamutima ya Rwanda ari kuntera sibyo ngo nirukanyire kubikora none nayo guteye amarangamutima nyine aya n'urugendo gutanga ya nshuti yanjye ihora imbwira ngo ukora ubukwe kuki mfite kugenda ku marangamutima yayo mvuge ngo ngiye gukora ubukwe kuko ari kumpusa kubukora ngiye gukora ubukwe kuko nabonye ko abandi n'ikindi abantu byavuga nabonye ko abandi bose babukoze ubukwe none nanjye ngiye kubukora sibyo kuki mfite kugendera kuri iyo pressure njye ntabwo mvuze kwicara hamwe nimba ngize iyo myaka 50 nkabona ko ari byo ngombwa kuzana umwe nawe imyaka 20 ngo ari bwo muzana
njye ntabwo mvuze ngo ugendere ku bibazo cyangwa se ugendere kuri pressure y'abavandimwe ugendere kuri pressure inshuti zawe cyangwa y'umuryango ntabwo mbivuze gutyo ngiye icyo ndi kuvuga mvuze ko nta nubwo uba ugomba kurindira iyo pressure kwiza ubugomba nawe kubyitekerereza impamvu bakuzaniyeho iyo pressure ni uko wabona nyine igihe cyageze noneho ukabona nta kintu na kimwe ubabwira wowe washyize inzitizi imbere yawe nta mafaranga afite ndacyahembwa wenda 30 ntabwo nshobora kuya kandi arababihembwa uyu munsi bubatse ngenda bazi benshi ariko abo nibo reka nkubwire impamvu reka none turebe impamvu abantu batinya ni iyihe mpamvu abantu batinya kujya gushaka aba bagabo hari ikintu bakomeje bavuga pore bakomeza hari ikintu nyine bavuze cyane cyane nko muri generasiyo y'ino minsi abantu bari kuvuga ngo nta myaka 100 ntagirwa hari ibintu byinshi cyane abantu babagenderaho nk'uko abantu kera nk'ibi ngibi urabanza ari kuvuga ngo hari abantu ubundi bashobora kuba bahembwa 30 ariko akaba yatunga uwo mugore uwo muntu hari community yakuriyemo hari societe yakuriyemo hari uburyo uyu ntabwo ari imyumvire niba utari kwita niba utari gushaka yuko abantu bagutegeka isi uyu munsi kuki mudashobora kuyumva ngo understanding generation nkatwe turiho ntago twaba understanding mu gihe mugishaka nyine nibyo ndi kubabwira ati ni gute nshobora kuzana umukobwa sibyo namara kumuzana akazana kineneko akazana uzi kwirya ukimara warangiza ukazana umugore ariko ushobora kumara kumugeza mu rugo akazana akineneko se kwa nibyo nyine kuri ba bantu baganiraga nibyo yahise akomereza amubwira nyine waba undi aramubwira ngo ati nyine yaramubwiye ati wakose ko nawe ukora utubwira ngo uzarongora ryari mbe nshaka kote undi ahita amusubiza ngo ariko uzi kwirya ukimara sibyo ukwirya ukimara ubwo ni kwa kundi like nyine ugakoresha imbaraga zawe zose guza ni wa mwari mwiza umutuze mu buzima bwiza yifuza ariko numara kumugeza mu rugo akuze nawe akineneko shaka akineneko ni kwa kundi ushobora kuzana umugore wenda hasi tuweza kubikomereza ukazana umugore ugasanga nyine araho ni madamu arafame mu rugo urabona madamu arafame ni wa madamu ari madamu arafame ari madamu arameza na madamu arafame madamu aramezo ni wa madamu nyine madamu umutima w'urugo wawe ndi ushobora kuza afite za nshingano afite bwa burere yabahawe bumwe mujya mutwigisha abanyirasenge n'iki azi kwita ku mugabo we azi gukora ibi ariko madamu arafame ni wa wundi uzanyura akicara mu madiva gapudere kamuriho make-up muriho ukumva ukuguru kukundi inzara zimeze zitya ariya mukozi yitwa Claire sorry wa Claire nari nshatse kuvuga nyine umuntu runaka nzanira akacyayi ushyiremo udukafe tubiri iki n'iki runaka nzanira udukama mbiri hariya iki nyine ugasanga utuntu twose dukora gutya gana yataha avuye ku kazi ananiwe uvuye ku kazi shari okay ndakubona ngaho wicara hamwe mushyiramo amakuru se cyangwa ngo ikinyamakuru busoma madamu arafanga sibyo madamu arafanga nikomba shari okay muri mazi runaka cyamaze muri dushe gana ajya muza runaka muzende kama mbiri yambare yicara aho ngaho ntabwo ashobora no kuza mubaza mukanda kande ku maboko amukanda kande ku bitugu amumoza utuguru amukande mu mugongo impyiko zigabanuke nako ibinure bigabanuke bikumva ibyo byose ari guhamagara runaka ngo aze abimukorera kandi nyamara ari we mugore yashatse kandi akaba afite uwo mukozi abikora neza kuruta we uko yabikora machine niyo mpamvu njyewe umugore wawe byagene niyo mpamvu nyine njyewe uwo mugore wawe wowe urumva yakora niyo mpamvu njyewe nka bwana ejo n'ejo bundi nyuma y'umwaka cyangwa y'amezi angahe nzajya kubona runaka ahamagara ngende mubwira ati runaka wabinkoreye bya bintu nyine mba mbona umugabo amubwira musize mu buriri wenda arakiryamiye arakitera make-up ngiye kubwira runaka ahamagara mubwira ati nkorera kano kuko nyine nabonye ko wa mugani niwe ubikora kandi abishoboye kandi hari ikibazo wahise wibaza ni nawe wabyanditse niwe ngo ese kuzana umugore si ukugira ngo agufashe ibyo wari warananiwe kwifasha nko kugufurira amasogisi
naba turi abakozi anyway madamu wanjye we yumva ko gushaka ko madamu agomba kuza kumufurira kumutekera yanze akajya no amasogisi ye yabuze icyambere ngende shaka kumubaza kuki utamasogisi uri umwana ntabwo uri umuntu mukuru ushobora kuvuga ngo amasogisi nzayagurira wenda akabogisi azajya ajyamo niba yanduye umugira ahantu muyashyira ariko se nagiye gushaka madamu maze erega madamu ntabwo ari umukuru maze imyaka akajya bigukorera none madamu none se rigo umukozi nawe ukuntu wabivuze hano is like urwo rwaro rujya nari mvuze sibyo none tuvuge urwo rugero nirwo nawe ushaka wenda kubaho like king nkabwana umutware w'urugo nawe akaba umutima w'urugo sibyo umutima w'urugo rero ntabwo bivuze yuko atagiye umutima w'umuvamo ukatangira gukora akazi oya bivuze yuko agomba gukontorora buri kintu cyose wenda kiri muri urwo rugo noneho reka mubwire kuba ugiye gushaka ntabwo bivuze ko ugomba kwikuraho inshingano zo gukomeza kwiyitaho oya ariko se kubera iki ajya mwoza nakoze wakoze iki wenda mu kirombe wazanye rasiyo of course nazanye rasiyo naguze amakaro inzira asa neza yiheze amakaro yagura buri munsi okay nazanye ibirayi bya buri munsi ibirayi bya buri munsi ibirayi bya buri munsi none utangiye no kumurisha ibirayi gusa oya nashyize na dodo yewe ndumva uri umugabo udashoboye cy'abasore bumva ko abagore niyo mpamvu kugushaka kwa pole bizamugora niba utegereje umukobwa uzaza ngo agufurire ngo akumesere agutekere nagushakira ayo masogisi wabuze igihe wayashatse irindi sogisi ryanjye ririhe ntabwo numva uwo mugore ko ari uwo muntu numva umugore wo gushaka ni uwo kuza ngo mwuzuzanye umufasha umugore ni umufasha niba ku kazi yamfashe bage yanjye ese kankubaza wageze ubona Eva afasha Adamu bage evuze ibintu byose ko ari wowe muvuga kandi vuze te para nyine ntabwo mwari muri ntabwo twari turiyo twumva story ababyeyi bacu ko bameze hera kuri mama sa yameze gute bwana yamaraga kuva mu murima akicara hariya akamuzana agacuma hano agacuma akamuzana agacuma k'urwagwa akamuzana agacuma k'urwagwa akamwicaza hariya akamuhereza icyo kijumba akicara hariya nta kindi kintu umugabo yakoraga mu rugo yabaga nyimutware ko sibyo noneho madamu akamubwira ati sheri umeze neza okay umeze neza hari ikindi sako ni wese kujya atabibwiraga madamu ko we yiriwe neza wese nta bintu yiriwe we ntago bikeneye ariko se egoisme aho irahari la critique siki nje nago mbyumva rega nkubwira impamvu ngiye ntabyumva ntago umugore icyambere uyu munsi wa none umugore nawe ajya ku kazi nkuko nawe ujya ku kazi sibyo hari akazi akora noneho ukanasanga yuko uyu munsi impamvu nari gukora bwa bukwe komereza agiye kwita yisubiza nta kibazo dukomeze kuri uyu munsi nyine aho wari ugeze ngo umugore asigaye akora nyine continue niba dushobora kujya ku kazi nawe ari butahana niwe ari butahana ya bag natahanaga ari vuba muri cya kirombe najyaga gucukura natwe twese dutaye tunaniwe nahamagara kanaka nanjye muhamagare kanaka wenda wanze ku mugabo sibyo noneho nyuma yo gukora ku mugabo kanaka bananiwe kanaka kunjye utankoreye hahita avuka zandura erega pore akazi kose oya akazi kose umugore yaba afite cyangwa umugabo yaba afite ntibikuraho inshingano z'umugabo niba ugomba kujya guhaha nta nubwo bikura inshingano z'umugore noneho oya kuganduka ntabwo ari ugushakisha amasogisi y'umugabo cyangwa amabogisi yiwe ntabwo bishoboka kuki umugabo ako sinashatse umugabo w'umwana ku buryo atamasogisi njye ikintu cya mbere twaza kumubaza namubaza ati se uri umwana ntabwo amasogisi uyatahe nkamuhana nk'umwana niba dufite akarori k'inzu kandi gatoya ahubwo ako ngako niko utakagombye guta yinjira nta hantu ho gushyira amasogisi ahari aguma mu nkweto noneho madamu akaza kuzikora mu nzu akajya kuzibika hasi none se wowe guta utazijyanira aho mushyira inkweto
kuki wandarika icyambere ahubwo madamu wawe afite ibibazo byinshi ntabwo ikibazo ari ukubera ko umunyamwanda ariko iyo example ari ntanze ntabwo umugore aruza kukwigisha cyangwa se mbere yo kubimusaba mbere yo kubisaba uwo mugore wanjye yakabaye abimenya ego komane yanjye amenya ngo bwana wanjye umugore wawe katwibarize nene opore bwana wanjye ndabisabye kujya mu kazi mu gitondo umugore wawe gize inkweto ngaye amasogisi ngiyi ipantaro ngiyi boxer ngiyi sengeri ngiyi kote ngiyi ishati ngiyi cravate ngiyi iki gikapu ngiyi twatundi basigaye bitera mu maso sinzi twari two kaka ndi kumwero haratundi abagabo basigaye bitera agira mu maso bagasohoka bashininga ngibi byose sibyo biri hari abiseted umugabo avuye muri dushe no kwitera amazi ashyushye n'amazi ashyushye yageze muri yose avuyeyo araje noneho okay panayishyiremo agashati agashyiramo byose bishyiramo ati shiringiye ku kazi rero mwa agakisi ku gahanga akagenda sibyo madamu yujuje inshingano none se umugabo ariko se tuvuge mvuye ku kazi ndashaka kwibariza puri nkuyemo wowe uzakorera iki wa mugore oya wowe uzakorera iki wa mugore zamakasheri nawe uzajya kumutoragurira amakariso yataye uzajya kumukorera amakariso uzajya kumutorera amasutiye mbwira ahantu wowe uzamutorera iki muri make ko numva ko byose nyine tubwira uzamushimashima gusa se arwaye ibiheri oya ahubwo se ko numva mu kumpure yawe itazaba yoga oya reka mubwire ndashaka ndacyari umusore ndacyari ndasumwa ariko niba ufite ibitekerezo nk'ibi ungana gutyo ni ikibazo ariko turi kuvuga muri rusange nyine impamvu twanabishingira tubazi ati gukora ubukwe si itegeko nubwo ari inshingano ahubwo n'ubuzima wakabaye ubiva buri munsi handi nkuko nako gase bageze kubikomeza bati ni commitment wiwe so izo commitment no kuzana n'umugore agomba kumenya commitment yihaye nyine muri uko gushaka nibyo ngibyo rero turi kubona n'ubu okay bijyanye reka banze mpere hasi sibyo iyo ukundana n'umukobwa cyangwa se mugakundana muri en couple hari ibyo mwemezanya iyo yaguhaye iyo mpeta sibyo hari ibyo mwemezanya nuko gusa hari abenshi dufata iyo mpeta ariko ntidupanga ukuntu tugiye kubaho kameme nibwira ko nibyo byakagombye kuba kugira ngo ejo bundi pone nimujyana akabura isogisi akazarikubaza ntuzababare ukamwandikira ukamubwira ngo n'isuku yanjye uzayimenya sibyo ntabwo nshaka yuko wenda ukamubwira ntabwo nshaka ko imyenda yanjye izafurwa n'umukozi ati uzajya untekera ni nko kumubwira ati uzajya ungabura ku isahane yogeje rega ibyo ni cyo kintu ese ko cyumva gutayoza akayikugaburira ariko seriously njye reka sindasiza njye numva kubana n'umuntu usibye inshingano cyangwa se iyo responsabilité ugiye gufata yaba ari umuhungu cyangwa se no kwiyemeza ko umukobwa ko agiye kubana n'umuhungu numva icya mbere iyo hari urukundo sibyo mugenzi wawe kongera tukisubiraho niba wikunda ukumva wabikorerwa bikorera na mugenzi wawe nawe aryoherwa iyo feelings njye niko mbyumva icya mbere nyuma y'inshingano no kwemezanya no kukumvikana ibizabaho icya mbere aho ngaho gikora n'urukundo aho rero nasanze ikibazo cy'iki gihe cy'abasore banga kuza ngo tugende dushake dukore ubukwe ni uko abadamu musigaye mwaratunaniye ntabwo nasanze bafite ubwoba bw'inshingano zabo bagomba gukora basanze batakorerwa bazi ntibarahura n'umukobwa bifuza nka pole niko numvise we uzaba nk'umukozi ku giti cyiwe yigo wabisobanuye nabi rero oya ntabwo nabisobanuye nabi nabisobanuye neza ahubwo nuko mwebwe muri kubifata mu buryo bwa nabi nawe rero wabisobanuye kuko niba uvuga ngo ngomba kuza kwinjira mu rugo ukantwaza igikapu nose umutware ni iki hari umuntu uzahura n'umukobwa iwabo umutware ni iki uzahura n'umukobwa iwabo ararya iwabo sibyo ni mu bantu bishoboye that's the problem yamenyereye ko iyo abyutse asanga petit déjeuner ku meza sibyo yamenyereye ko wenda azi guteka nazi gukubura wese ubizi wazashaka niba si umutware uzashaka umukozi bajyanye kubera ari urukundo usanze wowe uri umugabo ujye uko mbyumva usanze umugore wawe ubwo buzima ntabwo yigeze amenya bwo kuba yategura kuba yateka aho muruzuzanya ukamwereka ubutakagiye bikora njye niko mbyumva
ikindi cya kabiri ni gushinga ishuri ryo kuzagendera oya no kwiyemeza nyine kuko nawe rero azakora izo mbaraga zo kumenya inshingano ziwe kugira ngo nawe yuzuze ubwo nawe wigisha ryawe twaramaze kujya mu rugo cyangwa nkabimwigisha kame ugiye gushakana n'umuntu kame mu buzi kategori arimo cyangwa se uburyo azimo ntabwo uterura gutyo gusa ujyana sibyo rawande rawande urabyemeye genda byemeye kame umukobwa mwirirwana rimwe mwagiye rimwe gutya ubuzima bwawe cyangwa se muri iyo couple muri relation ikibazo none nyine gihari sibyo ariko aho ngaho ntiwananirwa kumenya niba atazi guteka nyine ni muri kwa kwiyemeza ngiye kubana n'uyu muntu niyemeje ko nubwo atazanekera nk'uko nshaka ko umugore wanjye azanekera nyine nicyo kibazo gituma ntarafata n'uwo mwanzuro wo gukora ubwo bukwe vuba impamvu ni ukubera yuko nabuze best fitted woman to be my wife kubera kuza kugutekera kubera yuko ndi kureba se wamugani umukobwa n'ibiri hanze umukobwa nta kintu kimwe azi wamugani nkuko wari umaze kwikomozaho none nindamuka njye no kumuzana njye kongeraho no kumwigisha gukunda niki nyine se ikabimenya njyewe nzakunda nawe angandukire sibyo ukiyemeza ukarujyana urwo rukundo nta kindi ubwo nzamushakiye ubwo nzamushakiye kugira ngo tujye kurya kandi tunabyara hari byonyine mbese undi ni iki yegora ukumesera wari ufite ese pole kamubaze ikintu agomba kuba umugore wo mu rugo agomba kuba umugore umutima w'urugo ibyo ngibyo nakabaye oya kuba umutima wo mu rugo cyangwa kuba umutima w'urugo wumva ko ari ugukora akazi kose ko mu rugo ni ukufata rwa rugo akarugira priorite yiwe nyine ikintu cyo ndi kuvuga ntabwo n'ubundi uwo nguwo wavuze ngo yicara mu ntebe sibyo akazi ke karakorwa kuko ntiwaje wasanze ibiryo bihari ijambo rya ahubwo nuko usanga ibyo ukeneye ushaka yabikoze mwumvishe ijambo rya nyakubahwa ejo bundi rya nyakubahwa Paul Kagame ejo bundi yavuze ko ku munsi wa Unity Club yujuje imyaka 25 ni Unity Club ihagarariwe na Madame Jeannette Kagame sibyo ubwo rero kumva harimo nyine abagore benshi none yavuze no kuri iki kintu nyine cy'abagore n'abagabo nawe yaravuze ati ndi umuyobozi ahandi hantu hose ariko mu rugo rwanjye sindi umuyobozi ahubwo ndi umuyoborwa nikumva mu rugo akenshi umugabo aba ari umuyoborwa umugore niwe uri head none tuvuge ngewe yes nyine like niko nyine yavuze ngo nyine oya ntabwo ndi wa mugabo wo kugenda ubwate oya natwe ntago tuba dushaka kujya kuba abayobozi mu ngo zacu tuba tugomba gukora nk'abikorera sibyo wenda tureke wenda kujya cyane indipri yego y'ibyo ngibyo yego ariko ikintu cya mbere ku muntu utinya kujyayo ntekereza ko icya mbere ari ubwoba sibyo kuko igihe cyaba cyarageze nyine nigeze kubabwira umukobwa mugira mbutewe n'iki aha ubwo bwoba rero impamvu wowe polo bugira tuvuge wenda kuri poli ubambo bugira icya mbere urareba ukavuga ku bijyanye wenda na financially ntago nyine ndi muri rwa rwego rwo hejuru ku buryo nabasha gutunga umuntu ariko aho ngaho uba wishuka kuko impamvu uba wishuka n'abafite munsi yawe barubatse hari abenshi tuzi bubatse sibyo icya kabiri ukareka avuga ati se uyu mukobwa ubundi namuzana akampinduka ibyo ngibyo n'umukobwa nawe arabitekereza gusiga aho ngaho nimba ngiye mbitekereza gutyo n'uwo nshaka gushaka niko bitekereza ye natwe turabitekereza ntabwo naza kukubwira ati mfite budget 30,000 uri umukobwa wa mwene wakuriye kwa runaka kwa boss runaka sibyo nindangiza nkubwira ati vaye tujye gukora mariage aha niyo mpamvu twavuze ngo amaboko atareshya ntaramukanye ikindi cya kabiri ushobora kubana nawe ufite amafaranga ariko ahangaha ndaba nkoresheje urukundo rwo kwihanganira uri wowe sibyo bw'iyo 30,000 noneho twige uburyo 30,000 tuzayibamo ikindi kintu pen ntabwo nayifata yo kujya kuzana umwana w'abandi mutundishe 30,000 ukomeje kuguma kuri 30,000 cyangwa se ukanayavaho ntabwo washaka niyo mpamvu mwaje gusanga ese wumva gushaka kari amafaranga nyine mpamvu mukora ubwo buzima tubaye muri no minsi niyo generation nta myaka ijana ntagikwe kubera yuko pore baguhayo miliyari sibyo ufite inzu ufite n'imodoka ubuzima nyine muri class ni sibyo umugore akaza yakora icyo umugore yakora iki kwabyara abana beza twakazajya biga mu makreje bakazajya biga aha none umugore yakora iki oya umugore icyo gihe yajya gukora akazi ko mu rugo
uyiriga yakoropa koza nibyo nababwiye mu oya tubwire niba ujya koropa yakoza akaza akagukuraho ibinuri nkaho ari gym ibintu nk'ibyo cyangwa se ari detox ibintu nk'ibyo mbwira reka mu rundi ruhande rarande tumugarukire kubakobwa mungarukire njye ntago namugarukira impande zose zakagombye kumenya ngo ngiye gukora iki n'iki njyewe numva impande zose zagakwiye gusharinga kuko n'ibindi barabisharinga byarananiranye rero that's why impamvu byananiranye uyu munsi wa none nta myaka ijana sibyo umunsi wa none ahari ukuntu nyine nk'uko nguko umwana w'iki asigaye akura agakora muri ubwo buzima bumeze gutyo agakora nta kintu na kimwe bashaka ko akora sibyo atidakora ibi ngibi uko amugana afite abakozi 5 bamwitaho agakora nta kintu na kimwe azi kumva agiye nibyo ndi uwo ntiyabivuga kubera iki iyo terme ngiye mbona ari abantu bihebye batifite icyizere cyo kubaho niyo mpamvu umuntu w'urubyiruko atagakwiye no kuyivuga atagakwiye no kwitekereza kuko uyu munsi wa none hari abasaza bageze mu za bukuru ariko uyu munsi kandi banaciye no mu rubyiruko mu myaka turimo rero ntago bagakwiye gukomeza bayivuga ngo nta myaka wati ibiki n'ibiki ngo nta bukwe ngo ibiki n'ibiki kuko hari abashingiwe hari n'urubyiruko kandi rubishingiwe impamvu reka mbabwire nyine impamvu nuko uri nyine uko yakuze nta kintu na kimwe bashobora kumubwira ati stop here sibyo ibintu byose nyine bamuhaye liberté ishoboka none ageze muri ya myaka 15 niba mwana yabibonye kuri ubu ngo n'abantu basigaye banangiza n'ishuri bakiri mu myaka mike sibyo 20 none aho ngarangirije niko technology yaje ibyo yiga hanze nibyo byinshi kurusha ibyo akora mu ishuri najya no gushaka kakazi baramusaba experience atigeze agira muri rya shuri sibyo akazi bakamwime kuko nta experience kamwe bafite acyari no muri ya myaka mitoya ugasanga mu bwenge bwe asa nk'umuntu wakoze mu myaka ariko mu bwenge bwe acyari mwarimu kubera yuko nta experience nta buzima yigize kuko muri ko nibwo mwigize kuvuga ati umuntu nyine agira ari uko wafashe risk runaka nizo zishobora kwigisha ikintu runaka sibyo none ibyo byose ntabyo yahuye na noneho ibyo ngibyo nibyo bita nicyo kibazo gikurikira wawe wibaza kuko urubyiruko rw'iki gihe rusigaye rwitwaza iyo terme ngo nta myaka ijana niho nari ndi gushyira nyine mvuga ngo noneho ugasanga ibyo byose biri kugenda bimugonga gutyo asanze nta hantu na hamwe arimo kwisanga ku buzima bwo hanze nabona nta hantu yisanze none nubwo we ari bugende yiremera inzira ngaho mu busambanyi ngaho mu biyobyabwenge ngaho mu ibingibi kuko none nibyo ari kubona bishobora kuba byamwakira uko ari sibyo nabijyamo bite mwangiza oya nge ntekereza ko niba ari umuntu akaba afite ubwenge buri normal atagakwiye kujya kwishora mu biyobyabwenge cyangwa mu busambanyi kuko nawe ababijya amaze ko bimwangiza kandi kuvuga ngo ntago namahitamo ye kuvuga ngo yagiye gutya ngo ntago yabonye isi ngo niyo mpamvu agiye none se yaba ari he niba atari mwisi ngiye ntago njya mbumva keretse iyo habaye kuko abo ngabo babyishoramo usanga n'ubundi barahuye n'ababaganiriza ahubwo bakica amatwi ni kenshi cyane ibiganiro bitambuka ku mateleviziyo agiye atandukanye ku maradiyo agiye atandukanye bavuga mwirinde ariko bakabirenga bakabikora ni amahitamo y'abo bantu ntibagakwiye ahubwo kubivuga reka mbabwire ukuntu nizera ikintu yuko ikintu kiba cyaratangiye hasi mwiterura mu mizi tubwe wabone nimba si uwanyu wa mugani wari wakoze muri ya matanido barakoze nyine hantu muri bwa buzima buri barakoze muri bwa buzima muri fancy ubuzima nyine buhenze nta bure na buke bugize ababyeyi nkuko mwigize nibyo byabindi mwigize kuvuga mama warakora na papa warakora urerwa na wa mukozi sibyo nta bure na buke bakubwiye ati wigeze ukura ku babyeyi bawe urinze ugira imyaka 20 inshuro kuri papa wawe mu mwaka zirabarika izuba na mama wawe ni kaka good night kanenjoro naho wigize gutangira none ku myaka 20 aho wamaze kugira ubwenge nibwo utangiye kumva izo nama uri kuvuga za radio zaki abantu bakubwira ati ngwino muri no club ngo irinde ibyo byabwenge kandi nyamara kuva mu itangiriro ibyo bintu nta muntu wigeze ugira ute wigeze ubikubuza that's why utusanga aho ngaho ni kuvuga ngo ni nko kwita ufata nk'urupapuro kayitufunga ngo aho ngaho numva ari decision umuntu aba yafashe ntabwo nibwire pore uyu munsi wa none ntabwo najye mbishyira ku babyeyi ibyo byari twavugaga by'ukwemera byeje vuba hari ikintu gishyigikira ikintu kugira ngo umuntu azabe uyu muntu hari base
basics ya budget. Yego hari base twavuga y'ubuzima ariko nanone ntago twabishyira ku babyeyi. Uyu munsi none hari abana bavuka bisanga nta babyeyi bafite kandi bagakura kandi bakagenda neza. Ariko oya kandi ikindi oya kandi ikindi uyu munsi none kuvuga ngo ababyeyi wenda nta nama babagiriye nta biki, umubyeyi wese akunda umwana we nubwo yaba ari yankozi yiwe ntago aba yifuza ko umwana we ntago aba yifuza ko umwana we yabijyamo. Ntabwo abura ijambo na rito arimubwiramo nubwo ashobora kuvuga ngo ntabwo mbimwaturira cyane bitewe nuko nanjye mugaragara nabi mu maso ye, ariko uko byagenda kose ashaka iyindi nzira abinyuzamo. Nta mubyeyi n'umwe ujya wishimira ko umwana wagwa nabi. Kuri kote yo kuvuga ngo nta myaka 100 cyangwa ikintu mba nta hantu ihuriye n'umubyeyi cyangwa se n'uburere bw'umubyeyi, sibyo? No kuvuga ngo aba ari decision yawe cyangwa se ubwoba bw'uburyo uhagazemo cyangwa ubona ubuzima bwawe bukomeye cyangwa nta nama yego ibaze kudesida ukavuga ati nta myaka 100 nta gikwe nta muntu ugeze wegera ngo ubaze waye biri gukomera. Ihitamo ry'umuntu kandi akenshi hari n'ababivuga kandi ejo ukabona yabukoze. Oya njyewe mbona ikibazo gihari ni kwa kundi n'umuntu akakubwira ngo wapi ibintu by'abakobwa wapi ni kwa kundi narabiretse ugiye undi kwishakira amafaranga hashira nk'amezi 2 ukabona yakoze ubukwe ariko hashira nk'indi myaka 2 ukabona baratandukanye. Oya uzi ikintu isa kiri kuba data gasira yabivugaga kandi akaba yarabaye yarashatse ubukwe. So numva iyo terme yabaye nka terme gusa ariko uburyo ugiyemo imbere umuntu iyo yicaye kugira ngo igiti cye aratekereza akavuga ngo ntabwo nzabaho ntashatse ntabyaye byibuze umwana. Impamvu ibyo bintu bibaho cyangwa se abantu bagakomeza bakabitekereza ngiye ko mbyumva nkuko Gasira we bikomeje abivuga, iyo uticaye ngo witekerezeho ubwawe wanarize ikintu uri kuvuga wanarize ikintu kiri kuvugwa cyane ukavuga ati se birakwiye ko ngewe nkishyiraho cyangwa nkiyaturiraho, sibyo? Birakwiye ko ngewe nkigisha abandi, sibyo? Nkomeza nkibwira abandi, ugasanga muri make hari ababivuga bagendeye mu Kigali kuko baticaye ngo bitekerezeho bikunde nkuko twakomeje tubivuga. Iyo wikunze hari ibintu utiyaturiraho ibintu ngo bya nta myaka 100 ibintu bya nta gikwe, ibyo bintu ntibijyaga kwiye ahubwo no kuvugwa n'urubyiruko mu gihe bavuga ko ari twe imbaraga z'igihugu. Nawe rero va muri uwo mubare uve mu maganya. Oya njye numva ko ahubwo gukiza icyo kintu atari kumubwira ati reka kukivuga ngo ingitikiza ikintu gukiza oya reka nkubwire niba wenyine ugomba kwicara n'umutima nama we akavuga niki kintera kuvuga iki kintu niki kintera erega nta muntu wibana reka nkubwire tuvuga si ibintu nimba nagize ku mwanzuro wo kuvuga ngo nta myaka nta gikwe abagikwe nge nakagombye kureba niba ari ngiye uhora ubivuga nakagombye kureba nkavuga se abagikoze icyo gikwe erega hari ababizana cyangwa se abahimba iryo jambo kugira ngo bagire business babone ikibatunga kandi ugasanga barabukora. Noneho niba niba ubonye uwo nguwo uri kubivuga gutya ari gutera imbere ari kugenda abaho neza kuko ntikiri mu mutima we yakivuze kugira ngo mukigendereho, sibyo? We kuki aticara avuge ngo yego bashatse kwa kundi muraho umeze neza ngo shanga urugo wapi mwamudutera ubwoba anyway wabigumanya ukambwira mumeze neza mamukiri kumwe ngere ubwo wapi man wapi kabisa ibintu birakomeye umva ahisa nera ubwoba hari n'abatera nabo yego hari n'abatera nabo ubwo urubyiruko akavuga urugo ni ishuri kandi nabo bakabikubwira yego urabizi ko ari ishuri kuko ugiye kubana n'umuntu utari busanzwe mubana kuko zagucarenjinga mu buryo bwose bushobotse, ariko ntibagakwiye nanone gukomeza babivuga cyangwa se batera ubwoba urubyiruko. Ejo n'ejo bundi niho zino terme zigenda zituruka, niho ibintu bagenda barima bigenda bituruka bitewe n'abagenda babahereza ubuhamya butandukanye. Nise pole natubwira ukuntu agiye kuvanaho nta gikwe turakivanaho nyine ibyo ndiko none ziduhe espoir yo kwirirwa muvana gikwe umuhungu amwege ati wapi nagikuga. Ikindi kintu wenda nabonye gituma ngo bahungu ngo batekereza harabona bashaka kuganira nabo barambwira ngo impamvu ngo abakobwa ngo kuri iki gihe ngo barashaka ngo umuhungu ufite amafaranga ngo ufite ubutunzi ngo kandi bose niko bagenda bavuga nk'ubura twirwa tubivuga gutyo sibyo. Pole ntago arahura n'umuntu n'umwe uvuga ngo jewe rero pole
ntabwo twakundana ndashaka umuhungu ushaka ufite amafaranga wari wahura n'umukobwa ariko se ugira ngo zirakubwira ngo gutya muri action ahantu ufite kumusohokana ni hehe murajya ahantu uragura ukunda mujyana aho ushoboye aho ushobora ntabwo nzamujyana muri magana ane oya ikibazo muradutekerereza reka mbivuge muradutekerereza ngo Gasira buriya siramwegera uriya akeneye amafaranga urahenze Gasira urahenze ujye ubyemera urahenze nenze hehe oya rero Gasira arahenze uranyegera none we ariko mane ko kuhenze urahenze abakobwa murahenze barebera umuntu inyuma barabiza bakamujajinga batabanje kumwegera ahubwo bagacagira ubwoba oya bagacagira ubwoba bakavuga iyi rouge à lèvres Gasira we yisize nzayibona kandi ukagira ngo Gasira bo ntiyari asanzwe abyigurira nisanzwe nyigurira icyo ushaka ni urukundo rwawe urukundo rudafite ibikorwa n'uruhe ese nibyo nagusabye se none se nzaza nkubere umutaka imbere yawe ati ndagukunda nzi kuki wumva ko jewe ari jewe Gasira nkaza nkagufasha n'icyo gihe amakuru y'imitsi amakuru naho good night bonjour aha aho rero reka nze nkubwire ibyo never ukeneye kumva ngo Gasira uyu munsi sente sonkere okay uyu munsi twajya ahangaha okay ahangaha muri weekend ya proti erega mushobora no gusohoka mugasharinga facture sibyo rata mushobora no gusohoka mugasharinga facture usiko umukobwa bafite amafaranga ku mufuka wiwe no gufata bis no gufata moto imuzana kugosora kikaba ari ikibazo baramumugaje reka nkubwire baramugaje mu mutwe reka mubwire mwadushyizeho icyo kirangi ariko umuntu nyine abashyiranga bitewe n'ukuntu mwiyereka ikirangi n'abandi basore bameze nkawe mwadushyiraho ikirangi ngo abakobwa barahenze ngo namujyana se ngo nkamugaburira iki yegora ukagira ngo twe turi bangunda baho tureke kwirengagiza ibyo ibishyimbo ibiro 12 tureke kwirengagiza tureke kuvuga gutya basi n'umugore bavuga ibintu nkumva ntabwo nta sense bifite ariko se tureke kwirengagiza umugore ndakubwiye ibyo urabyemeye sibyo njye numva ndi umugabo wawe numva ikibazo gihari ari inkinyikore Kigali ikodeshwa ngahe mwagiye mukaruri kanyuze ako karuri nta kibazo tuvuganda 30 kandi Kigali niho turi gushakisha tuvuge 30 nese hari abandi kucyo uri gushaka uri ku rwego udashoboye waje basi ukagenda ukareba wa wundi ukunda muwonye babandi babonye wa wundi uciriritse basi wa wundi nyine nawe uvuga ati ari n'abantu bajya kwitanga nyine tu man ishimye mbonye umugabo sibyo abona okay ndemeye mfasho sibyo ndamujyanye inzi Kigali ikodeshwa nta kibanza ngira Kigali kandi ubuzima mbayeho uyu munsi buri Kigali sibyo buri Kigali noneho ibirayi nzarya byose nzabihaye Kigali Kigali nibahinga ibishyimbo izo dodo amavuta buri munsi ibiki bya buri munsi umwaka umwe imyaka 2 turabyaye wa mwana Pampex puderi amavuta ibyo byose iri kunoza noneho nazanye musimubwiye ngo nazanye wa mugore wawe ndi akwimanisha imwe mbonye umugabo uwo ni wa wundi none uzakakubwira ati bwana uyu munsi nta n'ubuto buhari siko nta n'agasenda gahari umunyu nta n'umunyu uhari none se ko n'umwana ndetse twari dukwiye kujya kumukingiza uyu munsi wa wundi ni ugusaba everything mwebwe mu babandi basaba everything basanga babandi ngo bazajya babafasha nawe twajya kumushaka tugasanga ntabwo dufite bwa buzima bufite n'ubwo bwa fondasiyo byibura ugahita usanga yaba muri ino nzira ntibikunda yaba no muri ino nzira ntibikunda ugahitamo kugira ute kwibera rudasohoka oya ku munyu n'iki reka nkubwire wakundaye n'umuntu genda ndikwanga mureke gushiraho ari amarangi mushira ngura mukobwa sinamushira reka tuzajya kubaho ngo sinabana n'umukobwa ngo sinabishobora ngo sinabona amafaranga yo gutunga uriya mukobwa cyangwa sindabona amafaranga yo gutunga icyambere harabanza iki urukundo rwanyu hagati reka rwa rukundo ntabwo ruzabaho nabuze nta kibazo sibyo murakundanye mu iyo relation kame mu maze kumenya ngo baza ari ikiro ku munsi sibyo binana umaze kumenya yambara ati none kujya kudesida ngo ngiye kubana nawe iyo ni decision mwafashe sibyo kame maho ngaho uzaburi decide donc wiyemeje mu kwiyemeza rero ntabwo bisangira wenyine murabisangira mwese mukareba ukuntu azabona ya Rix washaka n'uburyo nawe azakugabanyiriza iyo Rix washaka mu buryo
bwa finance aho ngaho ni ukuganira barahenze abakobwa murahenze mwebwe rero mutinya ikintu mutaranakigiramo ngo byeseye nubona bidashoboka wigendera ni ko kubiza namaze kumuzana mbyeseye apana kumugezayo kuko kugezayo ntabwo tuzi ko bimera sibyo rega nubundi mbagiye kumushaka ikintu cyo navuga pore ntabwo ari ukuvuga ngo nuko abakobwa bahenze ahubwo abahungu bafite intinyi ikintu nakita intinyi bitewe na story bagenda bumva cyangwa babwirwa na bagenzi babo ikintu gitera iyo ntinyi ni uko mwebwe ubwanyu icyizere mwakikuyemo nta cyizere cyo kuba mufite muravuga ngo hoya uriya mukobwa sinamushobora uriya mukobwa gutya na gutya izagenda gutya na gutya ariko ntiwagejeje wa mukobwa uvuga ati wenda uyu mwaka ntibishatse ko tubyara bitewe n'ubushobozi dufite reka tuzabyara umwaka utaha sibyo iyo ni porogaramu mwiha mukanabiganiraho ibintu byose niba uyu munsi twabuze icyo kurya ni porogaramu mwiha nasi ubwo nzajya mureba nk'indabo rega urukundo mubayeho ubuzima buzima ntago kwihangana ni iki se pore ngano sibyo twagiraga inama hajya nase kwihangana ni cyangwa ikibazo mufite niba agiye mu mubare twagiraga inama wa Claudine weje bari Claudine pore na uri icyo kiro cy'ibirayi umunsi ndi burye giye gase parce que ngiye uri kubishyiraho ndihangana narabyiyemeje mwebwe rero muradutekerereza nicyo ujya gufata iyo peni ya risk ingana gutyo ubuzima bwawe bwose mu gihe ushobora kubihindura narabyiyemeje naragukunze ndabyiyemeje nyine nibyo nabigira kubwiye urukundo ruba ruzima no kubayo ubuzima buzima ntabwo ijana ku ijana uzabona kubayo ubuzima buzima n'abafite abamiliyari n'amamiliyari bafite ibibazo kandi mu rugo rwabo ibyo ntiwabigenderaho urumva igicya mbere ni ukwiyemeza n'uburyo mubiganiraho sibyo kuko igo yantwara oya ntabwo naceceka ntabwo mwabinyumvira ni ukubikumvisha ntarabona akantu ntarabona agafaranga nge hariya mvuge ati be ngwino wicaye base nimba yararezwe nka madame arafa nutakabona se ngwino be madame arafa nyine kuki utekereza kuki utaramwegera hari umuntu wegera ukamubwira ati je pore meze gutya na gutya na ariko azajye kunyumva amagambo noneho ase kubera iki ibaza ariko imbere y'icyane wakunze ugiye kwemeza noneho nimara nge noneho rero mpembwa 30,000 sibyo kandi nagukunze nagupfuye pe ndashaka kumbera umugore sibyo noneho rero reka mfate ujyane iwacu urabona wabonaga muri chateau ariko ngiye kukujyana ahomba uko dukundana mu karori wa aho akontora niyo mpamvu tuzabyara imyaka 3 ya mbere kubera yuko tuzaba tukiri kwiyubaka tuzaba turebana nk'indabo utahe uve ku kazi wawe nanjye nayo mbe ku kazi wawe turyame dukoreshe kondo nyine kujya tutazabikora ibyo ngakoresha go ujye ubagara ngakoresha gusa oya ya ikiganiro ni Queen of Hollywood ushobora kutwandikira kuri 0788861700 nawe ushobora kutubwira uko ubyumva cyangwa se kuri Instagram Queen of Hollywood cyangwa se kuri Facebook ni Genesis TV Rwanda, Twitter nabwo ni Genesis TV Rwanda. Ushobora kutubwira uko wumva ese gukora ubukwe ni inshingano cyangwa ni igitekerezo, nawe watubwira uko byumva, niba ari inshingano koko ukavuga n'impamvu wumva ko ari inshingano, cyangwa se niba ari igitekerezo ukavuga n'impamvu ko ari igitekerezo, cyangwa niba ari itegeko ukavuga n'impamvu ko ari itegeko. uyu nguyu yatwandikiye ati morning to you all, you are looking good. Ni Asna Nyagasambu. Yes, Asna turagusuhuje. Nose niba ari itegeko utabikoze ninde waguhana? Kuko tuzi ko iyo wishe itegeko uhanwa, ndibaza. Yes Asna, ibyo ni ukuruvuze. Ntago uhanwa ni n'amategeko kubera ko udakoze ubukwe, ahubwo uhanwa na situation cyangwa se uhanwa n'ibihe uri kugenda ucamo. Undati morning mukore ubukwe, mukuru ubukwe n'ubushake, gukora ubukwe n'ubushake bwa nyirabwo. Marceline Mugatsata. N'ubushake bwa nyirabwo rata. Wagiye imyaka 50, wagiye imyaka 60, akaribwo wumva ko aribwo bishoboka ko wamuzana umugore cyangwa aribwo wajya ko umugore. Subone umugore yavuga ko aribwo najya ko umugore. Ubwo nyine ubushake ageze ubushake mu myaka 60 ye.
ubwo yawe ugeze imyaka kandi wumve umusaza w'imyaka 60 ntabashaka wa mugore w'imyaka 60 abashaka wa mugore w'imyaka 30 nise wa mugore w'imyaka 60 wenda uvuze ngo ni umushake sibyo ubu we yashaka umugabo w'imyaka 60 ntabyo gusa bise ntekereza hari ikibazo pole yanditse ngo urabyemera ko abagabo bapfa mbere y'abagore byose navuze n'ibyo abasaza mbere ni bande ngwiki kibazo cyansekeje njye ntekereza yuko nta muntu uvuga ngo apfuye mbere y'undi cyangwa se ngo umukobwa n'umuhungu ngo ni bande bapfa mbere ngo cyangwa ngo umusaza n'umukecuru ngo ni bande bapfa mbere abagabo nibo bapfa mbere oya ni uko abagabo nibo bapfa mbere nibo ikigereranyo wagikoze ukurikije ikigenda ashaka kumenya oya yarebye wenda abo baziranye bari kugenda bacaho sibyo ugasanga wenda ni igitsina gabo wenda igitsina gore ni igiki ariko njye ntago ariko mbyumva numva umuntu apfa bitewe n'igihe Imana yamuteganyirije ku isi ikindi yakabiri ndi kwibaza niba message yayirangije na poli tuvukiye igihe kimwe isaha imwe ubwo poli niwe uzapfa mbere niwe uzasaza mbere ndanasaza mbere yawe ariko none bitandukanye no mu gukura ugasanga umuntu yakuze yiruka iyo ari umukobwa njye nibwira niba ari mu gukura ushaka kuvuga biterwa n'ubuzima umuntu abayeho n'ibyafata n'ibyo ngibyo kwa kuregwa warezwe nibyo bishobora kugeza ariko uko biri kose umutipe ni upfa mbere kubera yuko nyine umutipe aravunika arakora ajya mu kirombe akikora amabuye agakora ibyo ari byo byose akabikora sibyo madame arafama yicaye mu rugo asize ukuguru none naratanga ajya kubaza amasogisi kandi madame uracyafite ikibazo gikomeye cyane sibyo kandi mugani mu bantu bakeneye kuganirizwa cyane muri kabine nawe ukeneye kujyamo gusa iki navuga ngo niba ari uburyo umuntu akuramo biratandukanye arukura yirera bivuga ngo yishakira ubuzima ku giti cye arukura afite ababumushakira urumva ntabwo bingana hari kapasite y'umubiri umuntu runaka imbaraga afata imbaraga afite nta hantu wavuga rero ngo umugabo ni upfa mbere kuruta dina abagore hari igihe twigeze kuganira Rwanda ngo burya abantu babyibushye cyane iyo habaye nk'inzara nibo ntabwo bapfa donc nibo bavuga ko ibintu urebye birashobora kumurinda kugeza igihe nese kari wonge mbona ahubwo iyo n'inzare hari cyamwirije ari wasonza cyane ariko ashobora kwihangana uri unanutse washobora kugenda mbere y'ubyibushye nuko wajya kuko biriya binure biramurinda njyewe nabyo ntabwo njya mbyemera kuko ibinuri ntabwo biri mu nda ikindi reka manze nkubwire ibyo mu nda reka nkubwire ibinuri ni ikintu nyine ni ikintu cyo kirimo amavuta yes ni nka kava impamvu ngiye ntashobora kubyemera no kubyiyumvisha nuko nzi ko hari abantu nzi twagendanaga babyibushye kundenza basonza byageraga saa 5 batangiye kubafata mu kigo batangiye gusimbuka ari no kurira kandi akahwera akarwara ariko nuko ariko tuvuge nyine ku muntu muri babiri muzi ngo ntabwo turi bubone ibiryo wa wundi ubyibushye ashobora kuresista igihe kinini yaramurya ariko akihangana kurusha wa wundi unaniwe umubiri ushobora wa wundi aba yafereye yapfa biratandukanye rero mu gupfa k'umugabo cyangwa se k'umugore ntabwo wava ngo umuntu ariko akagisize basi mu bigaragara outside hari n'abagore bakora kandi abagabo batari bukore ariko se wabyutse kuriya nkuko wari umaze nkuko yari amaze kubivuga ubyutse kuriya uri uteye neza ikibazo ikumva wagize akavuga ngo wazamfasha ntabwo kumana kandi ibiremwa by'Imana n'abandi nawe hapfa mbere hapfa nyuma oya njye nta kimwe nizereramo mu bya poli njyewe nizera ibyanjye nizera yuko iyo umuntu yarangije message ye ku isi cyangwa ibyo gukora ku isi agenda tugaruka rero ku by'abashakanye cyangwa se abatinya gushakana ari akabazo nshaka kwibariza iki topic ndabizi hari ahantu twize kuburana ngo umugabo reka dusubiremo story umugabo urabyutse afite biri mu bintu bituma ngo atazashaka ngo arabyutse ngo agiye gukaraba ngo aje arambara ngo abuze isogisi isogize rwa rurugero ariko nibyo ahita ahamagara madame nta kibazo zivuge kuko nibo babaye ko byari byagenda sibyo ngiye gukora saa 11 nibajije ati ese
ku mugore ku muntu twese kubaza nyine cyane ko hari n'umuntu icyo gihe kunera hari kandi we yarashatse sibyo twese turi kwibaza ese ku muntu wamaze gushaka hagati y'umugabo n'umugore bamaze kuba umugabo n'umugore nyine umugore nimba umugabo afite akazi ka 11 sibyo agomba kubyuka iryo joro ni ngombwa kugira ngo umugore we abyuke mbere y'igihe kugira ngo ajye kumutegurira kugira ngo ajye kugira petit déjeuner amaze ashyushye imyenda n'iki ubwo nibwo naje nzana ko kandi ndafati ese nk'ubwo nsiza ryamye kaburi cyo gise ryo kwambara koko najya guhamagara mu gikari runaka wawo undi ahamagara ati runa cyo ryaso gise kubera kitabikora uje kamwe mu umugabo nyine nibyo turi kuvuga yakabaye abyuka nimba mbyuka saa kumi nanjye namubajije nawe ari buzinduke tuvuge contraire akaburi kariso yajya guhamagara cyangwa yakubyutse umudamu umugabo n'umugabo ibintu bitandukanye oya mbwira ndavuze ngo niba musangira byose n'imibiri yanyu muyisangira mwese muyisangira no there is umuza igomba kuba haba oya ahubwo nimba mbyutse saa 11 igomba kuzajya ikintu numva njye nago nabyuka ngiye kumushakira isogisi cyo koza zinduka mbona ko nta n'umukozi mfite bitewe nuko umukozi wongera mu trainings nabyuka nkamukora breakfast nta mukozi hari ariko ahari mba naramutoje ku buryo yamukora breakfast ntirwa nkangura erega n'umugore nawe ni umuntu tutabashaka rero nese nimba mbyutse saa 11 dushaka kujya abakozi unyuze gicuka saa 10 kugira ngende saa 10 n'umuzamusi binyoni muririmbire basi ndagukunda sibyo niba nkunda rero ntiwagakwiye kucishirizamo ibitotsi cyangwa inzozi hejuru yo kuvuga ngo nuko nguzindutse ngutemye ijoro okay kabasi mbite mu byama yandi magambo ushaka kumva meza sibyo ntago akabari tuma njya ku kazi sibyo ngiye ntabanje kureba agasura kawe keza ujye kwareba nsinzire niko keza unampereze n'akabizu ugiye ubutanzu uri kugona yes niba ngona nabyo wumve bisoundinga neza naradira fore babatwigishije muri Queens mbere arizo twiziza umukobwa uko akwiye kwitwara mbere yo gushaka sibyo ntabwo twazisubiramo hari ibyo ugomba kubukwiriye donc ugenderaho umenye ugomba kumenya nazo ziri mu bintu ukame mu mukobwa niba agenda agasinzira kandi azi ko ari inshingano zatakoze nabyo ntabwo ndi bugarukije 100% ndawe ariko niko ndashaka kubyemera ariko niko cyawe reka manze kubwira uziko isogisi ryanjye yabuze niba umugabo anagukunda ntago yabikora kuko arabizi ko nawe ushobora kubura isutiye ukaba utaza kubyutsa umugabo wawe ngo ayigushakire rero nawe reka kubivuga reka kuvuga ngo tujye gushaka isogisi cyangwa boxer yawe kuko ubugabo bwanjye mu rugo rwawe kujya utabwishakira ubugabo no kugushakira ibyo bintu none saga muri studio za Genesis n'urugo rwawe ruri umugabo no kubahwa umugore agakunda sibyo ariko paske bagushakiye isogisi ariko ntabwo hungo ntabwo mfite kuyabura ubwo uri ko mwaka we mubivu ntabwo mfite kuyabura agomba kuba kuki yatabundi ntabwo nyata oya urayata ntabwo nyata no wambara amasogisi nta wundi muntu uyambara oya no wambara amasogisi nta wundi muntu uyambara na kuki yata no kugira ngo umwongerere akazi no kugira ngo abaguheke yabayashake amasogisi ajya gushaka byagenze gute ariko yafuzwe sibyo akaba yadeprashijwe hoya ashaka no gushakwa wayataye kwa kunda abagabo baza bakambara isogisi bakagita muri salo ikindi akagegera abaneze bajya kuvuga ni nkaho wajya ngo nturuka nko ku muryango wa gate muri isogisi urukweto akina ariko ngiye uko ndi kuvuga muri makeya isogisi ryafuzwe noneho rimaze gufurwa ngiye kurishaka wenda ngo ryambare ndaribuze sibyo nakabaye ndibura nicyo cyari kibazo wakabaye nyine ubyutse umuntu ngo nshakira rya sogisi niryo byonyine ugira ntandi yes niba ukumva kamwe najya kubwira ubwo niryo yishyizemo runaka rya Spiderman gusa aho ngaho anyway ikintu cyo nabona aho ngaho umugore wenda barifuze bikarangira isogisi ribuze kandi yabitanze icyo gihe amakosa yaba ntabwo yaba ari y'umugore kuko umugore ntabwo afite inshingano zo kujya kwita ku mugabo amakosa nayo umugore none ku mugore amakosa nayo wafuze cyambere nge navuga sibyo mbere yuko gushaka rubyo wabagamo
sibyo ariko ibyo nibyo nanze kujya mujye kumushaka yes nose gushaka ni wagiraga hari organisation y'ibintu byabagaho naza murumvikana ukuntu organisation y'iryo sogisi kuntu rizaripangwa nawe uzajya urisanga ntumva ritakabaye ikibazo cyo gutuma habaye ikibazo ni kesi byabuze ni kesi byabuze washatse irindaho kugira ngo mugenzi wawe mubyutse ariko urumva wowe ugiye ku kazi saa 11 ngiye niko mbyumve niwe saa 11 umuntu uramubyukije nta kazi wako kanya afite arabizi yarayateguye iki wowe uragiye mu byo yagutegure maybe ntabwo ari byo uhisemo yitiyemo ibindi sibyo none mu byo wahisemo ngo byo kubintereye ni pass aho ngaho haba nyine tutimagine aribo bagiye kubyutsa kubera wenda ikintu runaka ese wakubyukije wakishima oya nyine ntabwo yakabaye ambyutsa ahubwo nakabanjye namenye ko mfite kubyuka before kugira ngo ataza kubura ikintu akaza kuza kunkura muri bya none niyo mpamvu ari ikibazo waje bameze nkaho ngoye umunebwe yes true nibyo nashatse umunebwe kubera yuko araryamira igihe nakabaye numva nawe ubwawe ugomba kwikunda ugashyira ibintu byawe ku murongo sibyo ni ibyawe ni wowe hari ubuzima nanze before yo kujya kumushaka inshingano wenda ari bukore nuko ari bubitange akabiriza umukozi akabifura maybe niba hari cyangwa se nakaba yabifura bakabitera ipasi akabigarura muri wa mwanya asanzwe azi kubishyiramo ijambo rivuga gute nicyo kizatuma umugabo asiga se na nyina akajya kukoza bivuze ngo mu yandi magambo bivuze ngo nicyo kizatuma ndeka kakageto nanimbayemo njya gushaka umugore ikizatuma ndeka bwa buzima bundi bwa nyakamwe kore nta na hamwe amasogisi no gusiga iwanyu bihuriye kuko niwanyu urayabura ugatangira ukanambara n'adasa ugarenzaho ipantaro hasi kugira ngo yego byose rero icyo gihe ahubwo umuhungu cyangwa se umusore yagakwiye gutekereza ngo noneho nanjye ndajyana akahe gace cyangwa ndajyana ikihe kintu cyiza mu rugo rwanjye ntavuge ngo ndajyana ibintu byose bibi umugore aruhe abihindura sibyo twarabihinduye ikibazo cyangwa ntabwo ari uko ari bishaje ibyo cyanabuze n'umukozi ibyo biramureba ngende yicara hariya kandi umukozi wumvisha pore ko umukozi adashaka azajya namutekera atarangira ute ngo madamu abagomba kuba yagize nipo ya madamu yatetse atabitetse se akabikontorora ariko bivuze ngo niba bitabayeho niba mwagiye mwese arakora nyine ntabwo niba bitabayeho today only ntabwo ndabona afite voyage afite mission bayimuhaye wowe urasigara mu rugo kandi naza uzi ko akunda wenda kurya amafi hari abameze gutyo hari abameze byagenda nimba madamu afite voyage y'iminsi 2 ntabwo ni ikibazo kuba madamu afata voyage y'iminsi 2 tubereke aho yatetse pembeni tujye muri pembeni kuko ubundi madamu kujya gukora ibintu byarahindutse gadatse tutagahinda muri no mezi niba agiye gukora bivuze ngo niba agiye gukora kuno byagenda sigpanza ati bwana wanjye afite kuko nyine wamugane muganira bwana wanjye muri no minsi 2 ngiye kubona hari everything set ibintu byose birasetinze yego bitukuna setinze kwambara uzambara ibikwa kabiri wambara ibikugeza ku cyumweru noneho hagati mu byo na setinze wenda kwa gatatu nimenye ko icyayi bibaye ngombwa ko mbihindura yego wenda bimenye bizagenda gute zamagara madamu bitumye kuri uwo munsi yapanze ari urugamba costume sibyo kandi mu byo yapanze na costume zanyu uzongera umuhamagare allo madame niyo costume ndi bwambare yego of course kuko madamu reka mbabwire ntabwo mwumvishe reka twiyemere akorera nyine mu nkwereke tururuko n'umutwe mwebwe muri biki muri bihimba icyo ngicyo ni kibivuge ntabwo muri uwo mutwe ahubwo muri umutima w'urugo nese ni kimutekereza muri make mutubwire ikintu kituma tubita umutwe muri la solution gukemura everything ako mukaba decision izahari nuko uzaba ati njyewe nafashe solution yuko uyu munsi iki cyumweru cyose turi burya isombe
n'ibishyimbo gusa sibyo noneho umereze amafaranga yo kujya kubigura nkahita nkubaha nyine nka madamu wanjye yego madamu uko ubivuze okay ndabona amafaranga ahari reka ariko nta mafaranga ahari wamukizwa n'ihangane Nukuri ndazije bizanye kugira. Nase gusa ubaye umutwe kandi nta decision ufashe. That's why nyine tufite kuganira hagati yacu. Nabona uri kumva ko abagabo bikunda. Urumva we nta solution afite nta kintu azamusobanurira. Ariko we niba nta decision afashe itashimije madame azamubwira yihangane. That's why nicyo gisobanura gufata. None kukimwikunda. Ku mutwe ni hahandi ushobora kubangamira na runaka kugira ngo. Chapeau ntabwo numvikana nawe pe. Namwe ntabwo numvikana. Reka mbabwire Jeannette byanditse. Jeannette yanditse ngo oya nukoresha bwatajya mu muzaje turabakunda seriously ariko try to understand us. Oya no. Jeannette w'inyamirambo yatwandikiye ati gukora ubukwe ni inshingano. Oya Jeannette nawe rwose. Nisome. Gukora ubukwe ni inshingano kuba byiyumvamo si itegeko kubera iyo biba itegeko hakabaye habaho n'ibihano none ntabyo. Umugabo niwe upfa mbere sinzi impamvu umugabo niwe upfa mbere sinzi impamvu maze iyo apfuye umugore asubira bwana nawe ego guki umugore asubira bwana namwe yigora umva nyine ni nka bitubwiye ati umugabo niwe upfa mbere sinzi impamvu maze niyo apfuye umugore asubira bwana ngo namwe mujye mubibonara we nibyo yamaze kubona muri experience yawe ntabwo nanyenye ngo umenye ngo umugabo niwe ngiye ziko desta y'umuntu niyo impano iba yaramushyiriyeho niba ari cyo gihe ntabwo ndabikoreye ubushakashatsi ngo niba umugabo ari witwa Shakira ati mwaramutse neza Paul Gasira abona Rwandeze ni Shakira ndabakunda cyane n'ama emenje gusa ubukwe si itegeko ni uburenganzira bw'umuntu ku giti cye. Okay munsubize Paul twize ku ishuri rimwe ndabakunda cyane. Okay Shakira hi how are you good kandi nagafashe afite gushaka kandi yumvisha akazina ka Shakira ihita bimuzamukamo. Uwitwa Keza ku Gisozi ati ndabakurikiye cyane ariko mbona abagabo nibo bapfa mbere rwose muri rusange niko bimeze mujye mubyemera Rwandeze na Gasira bo mu byemera. Ibyo ni ibyawe oya ibyo ni ibyo ni ibyawe rwose umuri wese afite ukabyumva wowe nuko umva nuzo kuneza komeza uyu nguyu Keza ku Gisozi ati oya umugore numufasha agomba kubyuka kita ku mugabo we kuko ni inshingano. Umugabo ntakwiye kumenya ibigendanye n'imyenda ye ni umugore ubikwiye please si umuco pe agomba kuri mushakira rwose cyane nakadomo urihe ngo hobe Keza nkunda hobe nkunda ko rwose ubunza muryanjye mwabyemeye oya ni bisobanura oya Keza mushobora kuhuza ahubwo wenda ushobora gusanga nyine hari inshingano z'umugore oya erega hari inshingano z'umugore kubera icyo muri kwikuramo none se imyenda y'umugabo utarashaka wowe ntabwo witagaho ntabwo wambaraga nabibasobanuriye neza cyane nicyo cyatumye nsigaye bw'abuzima bwo muri noneho umugore n'iki cyatumye naryamaga nanditse kane oya umugore ndyama ndamuyama aha icyo ahubwo nicyo gakwiye kuvuga ko aricyo cyatumye uva iwanyu ntabwo ari imyenda yagukuye iwanyu nyine wagize irungu ubona nta wundi muntu ushaka kumara irungu uretse wa mugore wawe mu irungo rero ntabwo harimo kuzajya gushakisha imyenda yawe wataye hirya iriya oya nabyo bigenda no muri gare uretse mu irungu rero ntabwo habamo kugenda ngo wataye isogisi ahubwo uri kumuteza stress ariryamiye ugiye kuza kumuteza ibibazo no kumuteza ubu we agomba kubimenya oya agomba kubimenya bikajya muri we akumva yuko bitamugiyemo ko abantu batubegera uzamusenda kumusenda nyiri kwa kumwanga kumusezerera kubera kudawushakira imyenda ewe nyine nawe nzambabarire ntituzajye kuri yoga sibyo ariko rwose tuzabone neza
azajya nyitaho nanjye mwiteho mukuru wowe uzamwitaho gute basi nene reka maze numva uzamwitaho gute umugore wifuza numeze gute umugore nifuza ntabwo tujya muri interview oya tubwire twe turaba queen dusanze abagabo ibyo mutekereza ku bagabo atari byo bimwe bwo mu yawe dusanze twebwe ubudi twize yuko umukobwa nurambagizwa ntabwo ngiye gukora umugabo ariko ibyo ni before yaje ko umukobwa twageze mu rugo tuvugane no ugiye guhitamo umuntu mugiye gushaka nawe ufite imyaka yo gushaka noneho uzahitaho umukobwa ugendeye kuki umeze gute twabisobanuye ko bisigaye binatuguramo n'iminsi tukajya gushaka nyine tubwire wumva ushaka iki ushobora gusanga hari udukurikiranye umeze nk'uwo umukobwa wo mu Gisabo w'igisabo mu Gisabo ubwo ni abasobanuye ko uwo mukobwa uteye neza aya ntabwo ari gutera neza umukobwa mu Gisabo ni wa mukobwa wo mu rugo w'umuco wa wundi warezwe nyine n'abanyasenge nawe reka mwitse kuno kubivugaho twavuze muri Queen of Love ati that's the problem tureke tubanze arangize kubera ko byose byaragize ndabanje rangize turakura w'umuco wa wundi uzi kwita ku mugabo we kandi ibyo ngibyo bibona mugikunda wabimenye se gute ko azi kwita ku mugabo utaramugezayo reka banze arangize abakobwa hariya reka mbatera story nabonye nyine ku bantu ku ba type b'inshuti zanjye cyangwa se bo twakoranye muri minsi bagenda bashaka kuntu babimbwe nyine nawe wamugane nkuko mufite ibyo bibazo nanjye madikirase nkura mudamu bamubuye gute mbabwire mu bakobwa bose bakundanye nabo waje guhitamo uriya kwa ko nitwa dusigaye nyine nk'abatipe tuganira tuki runaka muri tsina runaka muri kana uriya wahisemo uzi ikintu ngenderaho ahita iyo ujya gasubiza bwabwe y'amaso inyuma akareba mu gihe mwakundanye se twakundanye gute ese ni wa mugore ni wa mukobwa wansuraga akaza ukabona ntabwo ari kureba kuri njye nyine yitaye kuri barumuna banjye yitaye kuri mama wanjye kumwitaho ntabwo ari kuvuga ngo wenda ngo wazengwa mugire ute ariko hari ukuntu ubona yabisanzuyeho hari ukuntu afite izo karagiteri zino ntabwo ari impano ni ukuvuga ni bwa burere nyine uba warakuranye wa bundi sinzi wakureze uwo ari we ariko yaguhaye ku buryo ushobora kuvuga ati ngeze muri uru rugo nshobora kuzakura umugabo mfite uburyo mwitwara kandi ubizi neza ko umukiri no gukundana ugasanga arambwira ati yaraza agatekereza ni wa muntu washaka kumwe ati ni wa muntu wazaga no mu rugo akambwira ati yo mama wari wigwa mu rugo uyu munsi ati okay nimba udahari soke nyine ndajya kumwisurira kumva nejo bundi bwabo ko nababwira ejo bundi natazi ni kubya tuganira ku mvugo yagiye guhitamo ko ngo ari uzamubera umugore abakobwa baze bakorope ni wawe uyu ntabwo ari ugukoropa we yaramubwiye ngo yakunda kuza gusura mama we nyine mama w'umugabo agaza akamusura ukabona nyine nk'uwo munsi yahiriwe umunsi wose kandi abizi neza ko rotipe bakundana uwo munsi atanahari ntabwo ari ukwiye ko wamugana yarihomaga no kugurira yarihomye yashaka kwigaragaza ese ntiyabitsindiye ako ni agatima k'icyo ubwo mushatse kuvuga ngo iri kumva nawe rero urashaka uzakunda umubyeyi wawe oya reka tubirebe mu ishusho nziza siyo ishusho nziza nuko uwo mukobwa nyine meme niba ari umuntu ushaka kubikora ukwezi kumwe amezi abiri yanabikora n'umwaka ugashira sibyo atari kuvuga ngo ni ibya buri munsi wenda agacishamo ukwezi akaza ugasamuka kuri barumuna bawe se cyangwa kuri bashiki bawe nawe hari ukundi kuntu babanye mu nshuti zawe ahantu hose mushobora kuba mwaragiye hari ukundi kuntu babanye ibyo bintu wa muntu mushobora kuba mwakwica mwaganira ukumva ko rega umugore wa mugari nk'uko nababwiye ntabwo ari wowe uje kunshakira amusogisi gusa na boxer no ni wamufasha wanjye wawe nshaka kuzamubwira ati uzi mu kirombe n'uko byagenze nibyo ndi kubabwira umugore wa mbere nuze iki character ya mbere n'ugomba kuzaza akavuga ati famille umugabo wanjye ese babanye gute ngomba kureba icyo ni ikintu ngomba kubanza kurebera icya kabiri ngiye nawe tubanye gute ese ni wundi tuganira gusa ahantu twariye pizza gusa ese ni wundi tuganira ahantu twasohokeye cyangwa se duhora dufite proti zo kuzasohoka na proti zo kuzansura wenda tugakora n'ibyo ngibyo dukora wenda maybe n'urugero mbahaya izo gusa cyangwa ni wundi ushobora no kumbwira ati oh sheri okay nimba kukoze byageze gutya dushobora gukora na gutya ukumva nawe afite ikindi kintu ashaka kunyungura icyo ni icya kabiri umugore wita kuri famille ushaka umugore w'ibitekerezo ubwo babaye kabiri icya gatatu
murashaka mbaye bingahe nyine umukobwa washyira mu mago ukumva nyine uwo ngo ntiyakabereye ibyo ngibyo biri main kuri famille yawe ibyo biri main ibindi by'inyuma nyine bindi bigenda biza icya gatatu kinini ibindi bigenda biza nyuma ariko no kuvuga ngo we kumwitaho ashaka ni ibitekerezo only ikindi ibyo kwitaho kumuhake yazabiha famille azabiha famille kuko icya mbere icyo yavuze yuko ashaka umugore umuha ibitekerezo no kwitabwaho kwita kuri famille akita kuri famille ye nyine uvuge detail reka nkubwire ntuzigere bunishyuka ngo ugiye gushaka ngo umugore ngo kuko wabonye ngo yagiye gusura famille yawe inshuro nyinshi sibyo abakobwa dushobora no kwihereza initiative tukavuga ati ngenda ndashaka Berry nzi ikibazo afite Fabrice yewe nuko famille ye ayikunda cyane noneho ndakora iki ku buryo famille ye inyiyumvamo famille nimara kunyiyumvamo umushiki bazageza nibwo yaba afite imyaka ngahe ndashaka la Rwandaise nta wundi muntu ushaka Berry uretse la Rwandaise mama we atari kumana mukobwa wanjye la Rwandaise simerutse kumubona ugahita ati umugore n'uyu niba baramushimye reka nanjye shyiramo imbaraga ahubwo atanancika wangeza mu rugo namara kugira uti umva sinongere kwikoza niba nanabagana bakadonka yagabanya urumva niba nagize gute ntabagabanya umukobwa ikintu cyose yashatse aragiharanira akakigeraho neno akareba hahandi ufite intege nke akaba ariho yongera imbaraga gituma none dutinda nyine kuko nyine werebera indi umukobwa nyawe n'imbere nujya kuvuga ngo nuko azankundira famille azabikora ikindi ushaka gusanga ngo afite umuco njye nshobora kuba nzi ko iwanyu muri abantu wenda bubaha umuco badakunda umuntu wambara ubusa muri fiançailles ntuzigere ubona nambaye ijipo ngufi utwabura bwa mbere nambaye uko nari imeze ariko nkubwira ati kubera wowe n'urukundo ngukunda sheri nemeye guhinduka kandi gahinduka ukanabibona niwanyu bakankundira uko bambonye nyine none namara gushaka nkaba wa wundi nyine ko nari imeze mbere bakavuga ngo narahindutse nawe ugatangira kunyishyiramo narahindutse ariko nyamara kuko wambwiye wanyishyira umutwe bwa mbere ukambwira yuko wifuza ko uko uzajya umbona niko na famille yawe uzajya imbona ari nako bizagenda nzareka dukundane erega ushaka kutabimbwira erega nako tureba kure ushaka kutabimbwira nagera iwanyu urumva cyangwa nareba kuntu cyangwa se ngagufatira amagambo wirirwa uvuga cyangwa ngagufatira mu bantu bakwimpressiona uri kubona aho ngaho mu muhanda nkavuga ngomba kuba nk'uyu nabikora ugahita umbwira ati sheri muri uyu munsi niwe wa mbere unejeje wambaye neza komeza imico icyizere cyanjye cyo gushaka ntabwo nyinshi niyo mpamvu bavuga ngo ugiye gushaka usiga ibintu byose sibyo urekana n'ibintu byose ukavuga ati uyu muntu byibura tuzumvikana niba sinye ko mwongera mukagaruka kuri cya kintu yuko nyine ntabyera ngo de nawe rega ntago wera uri umutuku uri shokora uri black impore wese wambaye urihinduranye yego ariko ntabwo ari ibyo bimeze abagabo duhora turi abagabo duhora turi bete niyo dukunda ikintu nicyo tuba dukunda ariko abakobwa bo muhora karimwe mwabaye indyarya da ndavuga uko abyumva hano hari uwanditse avuga ati he aba queen beza mbega popo abatipe bose ariko ntaho tugana kabisa umva kwandagaza imyenda ni ingezo mbi ni roze ku gisozi ariko roze ndukuri wanyumvishe nabi njye ntabwo navuze ko nzayandagaza nabuze ni kese ndahabayeho ko yafuzwe ikaba yadefashijwe sibyo noneho bibaye ngombwa ko nyibura ntabwo ari njye bizagiye gufatira izo nshingano zo kujya kubaza madamu umukozi ati imyenda yanjye irihe madamu yakaba imenya ati imyenda y'umugabo nimba yafuzwe iri ahantu imeze neza ku buryo nzajya kuyikena nzayibona sibyo icyo navuze kugeza aho utavuga ngo reka njye kwishaka niba imyenda tuyibika ahangaha wumva ko umudamu yajyanye mu gikoni yatakariye mu nzira se mu makuradoro uri kugenda udahura nayo udashaka kuyireba nase ko najye ngira mu gikari kujya utajya ndakira ikibazo kuba uri umutware w'urugo cyangwa se nk'uko wakomeje kubivuga uri umutware w'urugo ukaba utazi no mu gikari cyawe haba iki ni ikibazo ngomba guca kuri salo nk'umugabo yicara muri diva nk'umugabo mu gikari nyine naho umugore ukareba televiziyo wenyine nk'umugabo
abana barira madamu ko bari kurira shaka uburyo wahoza nk'umugabo ariko kuki mushaka ko twabazungu kandi twaravutse turi abanyafurika oya turi abanyafurika ariko tubona abanyafurika abanyafurika turi kwisanisha n'abanyamahanga kuki udashaka ngo nyine afite mu muco wacu n'ibyo uri kuvuga ni ahantu bihuriye kandi ibyo bihuye umugabo n'umugabo oya ndumva umugore wa pole azaba agiye gukora ibintu bibiri azaba ari umugore akaba n'umukozi noneho icyo umugore basi kimukurireho sibyo nta kibazo nashaka abagore na mama w'umwana ukimukurireho yibera umukozi umva imyenda yose ajya yimenya ntuzabure n'isogisi reka noneho pole atubwire uko abyumva asoza uko mbyumva nsoza ku kijyanye n'inshingano gukora ubukwe si inshingano nako gukora ubukwe nimba ari inshingano hagati y'inshingano n'itegeko ntabwo gukora ubukwe ari inshingano nta no gukora ubukwe ari itegeko sibyo gukora ubukwe ni ubuzima ukwiye kubaho ndacyabihagazeho ntabwo nagira gukora ubuzima ni ubuzima ufite kubaho wowe icyemezo cyawe wifatiye ugafata umwanya wawe ukabitekereza ati njyewe abakobwa bose nshobora kuba narakundanye nabo nisemo uyu nguyu n'uburyo ubwo rero ni inshingano ni inshingano kuko reka nkubwire niba ari ubuzima sibyo ugomba kubamo ukaniyemeza ubwo biba inshingano ahubwo icyo gihe wavuga ngo niba ari ubuzima kubera yuko ari ikintu mfite supposed to kuba nagikemura kandi ubukwe icyo gihe nyine nuvuga ngo ntabwo ari inshingano uzabureke mu gihe uzabureka rero ugahugira mu bindi icyo gihe nta nshingano uzaburiho ariko nubukora uzaba oblige kujya muri za nshingano ndetse wenda ubayivuze wenda ngo tuzaba twishika Imana yaduhamagariye ku isi oya icyo gihe ahubwo uvuga ngo ngewe numva gukora ubukwe atari ngombwa ni ngombwa pe niba ari ngombwa rero uzajya no muri za nshingano uzajya no muri ya mategeko kugira ngo urengere urukundo rwanyu cyangwa se urengere igeza wanyine nyuma yo gukora ubukwe ariko gukora bwa bukwe ntago ari inshingano ntago ari itegeko ntago ari ikintu mfite ufite gukora ntago nese uwo muntu ugiye gukorana ubukwe kugira ngo kwemere ko mukorana ubukwe haba harabanje iki haba harabanje urukundo uruhe rukundo urukundo rufite ibihe bimenyetso kumenyana twaramenyanye inzira twaciyemo iyo nzira twaciyemo yubatse urukundo rwacu ku buryo tugizaho twiyemeza kuvuga ngo iyo nzira se ntago hegeze habaho kwiyemeza ntago hegeze habaho inshingano runaka kugira ngo umukobwa biratandukanye ibyo no muri kunyera bivuze neza aho yagize ati ibyo mwabanyemo muri friendship ibyo mwabanyemo muri relationship n'ibyo mwabanyemo muri fiancé yamwe nyuma yo kumaza kwemera bitandukanye n'ibyo muzabanamo wamaze kuba umugore we nawe wamaze kuba umugabo oya ndabye ibyo ngibyo oya kamanza nkubwire ibyo ngibyo ngenda byemera ko bitandukanye kuko nta n'ikintu n'ubundi kigenda gisa nk'acyabandi ariko ahantu ntemeranya na Pole ahantu ntamwemera nuko ntari kwemera nuko uri kuvuga ngo mwarabanyi muri relationship yo itabayeho bwa bukwe mwabugeraho gute noneho se fiancé wenda ishobora no kuba iminsi ibiri cyangwa iki bitewe n'ukuntu nanjye niyo mpamvu nasobanuye ko ari ubuzima buri kintu cyose no kuvuga ngo nzajya niyemeza mpamagara uyu muntu ni inshingano ntabwo ari inshingano like ni inshingano kiba inshingano yari kuvuga ati nkuko Rwandese ufite inshingano zo kuvuga ngo Rwandese ugomba kuba muri Queen of Hollywood izo ni inshingano zawe sibyo ugomba kuza muri Queen of Hollywood saa yine ugomba kuba hari buri wa mbere buri kwa gatatu izo ni inshingano mpabwa na mategeko mpabwa na company no inshingano zanjye ni kuvuga ngo ufite fiancé cyangwa ufite sheri wanjye ndamuhamagara gute kuri anniversaire konzi ko afite anniversaire ndamuha kado cyangwa ntayumuha ni ntamuha kado icyo gihe n'urukundo kandi mbizi ko ayikunda urukundo rwongera uzaferinga nta kintu nzageraho niyo mpamvu inshingano navuze ngo ugutegura umubano mwiza cyangwa se kujya gushaka habaho process habaho kugira ubushake cyangwa se guharanira kugera ku kintu runaka mbonyane gihe hari ikibazo nuko hari ikibazo cy'inyito uburyo turi kubyita n'ibyo bintu bitandukanye we ari gushaka kubyita inshingano nyine ashaka kubyita ubuzima kuko iyo ari ubuzima ubwo buzima bwawe umva impamvu iburyo ari kwivugamo ni nk'uko wavuga ngo ubuzima mbayeho uyu munsi nk'uko nkwiriye kurya ndarya uyu munsi nk'uko nkwiriye kwambara ndambara nk'uko nkwiye kugenda ndi bugende nk'uko ukwiriye gushaka rero gushaka ndi bushake kandi sinzajya gushaka umugore ntaciye muri relationship oya reka nkubaze nkubwire rero icyo ngicyo ntabwo kijya kivuga ngo uko ukwiriye uragiharanira
ukagikorera kugira ngo kugiharanira ubwo buzima ufite kubamo ari kubishyiramo biri mu buzima umuntu gushaka n'ubuzima umuntu agomba kubamo ariko hari ibintu tudafiteho uburenganzira sibyo hari n'ibindi bintu bigomba kubaho ahubwo bikanavomererwa bitanavomewe ntiwagera kuri ya successful ariko n'urukundo rero rurimo nyine reka wowe reka ikintu cyabaye inshingano ni nk'uko uvuga ati ningera ku myaka 25 ngomba kuba ndi muri relationship sibyo tuva ningera kuri 30 ngomba kuba mfite umugore ningera kuri ahangaha ngomba kuba ngize izo nizo nshingano reka nkubwire hari inshingano reka nkubwire izo ntago nazita ya plan ni izavuga ngo muri nibigera muri 30 nzafata inshingano nanjye zo kujya kubaka urwanjye noneho mu gihe ahubwo njye mfite abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe batari gutekereza ati noneho njyewe nzageza mu myaka ingahe bari kubaho gutyo gusa mu buzima ngo buzabagenera ibyo rero ntibyo ntari kumvikana nawe ntabwo bizatugenera nyine numve ko ubuzima mfite kubamo sinshaka kubyirengagiza sibyo numve ko ni ubuzima mfite kubamo ni utabyirengagije urakora iki uwo mukobwa naza tuzaba uwo mukobwa uramukura he mu gihe utagize ubwenge cyangwa se ubushake bwo kujya gushakisha nyine nibyo nose reka mubabwire utafashe inshingano zo kujya kuvuga ngiye kumushakisha ubuzima ntabwo bwakomeza that's why ndi kuvuga ahubwo avuga gutyo ati ngewe hatabaye uko ubuzima bwanjye buzakomeza gutyo ahubwo niko twabyumva ngo ufite ubuzima ngo ubukwe buzaba nese kambabwire hatabayeho kwiga ubuzima si bukomeza hatabayeho kuko hari n'abapfa batarashaka none that's why none naho ngaho niho bitandukanye inshingano kuko iyo ari inshingano iyo izo nshingano utazikoze hari ikindi kintu runaka kiba buri muntu wese buri muntu ikumva ubwo rero bigira ubuzima bigire nk'aho ari ni process y'ubuzima bwawe nkuko kare ugeze kubivuga ni nkaho ari nk'amasakrament sibyo ni wundi muryango ufite kwinjiramo kugira ngo uzagire ku indi level uyu munsi nimba ndi ku indi level ngiyi ejo ngomba gutera indi ntambwe nkajya ku indi level nkava ku indi level nkajya ku indi level nkava ku indi level nkajya ku indi level nimba naraje nkuko muvuga wenda abemera Imana sibyo bakaba bati twese dufite icyo twahamagariwe sibyo twahamagariwe umuhamagaro runaka umuhamagaro wanjye runaka twese duhuriye ku isi ni ukuba tugomba kuzabyara sibyo tukazagira mugende mubyare mugwire isi bigeze kubivuga kare noneho ubwo buryo ni gute nzabugeraho sibyo hari uburyo bwawe uzacamo hari uburyo bwanyu rero hari ubwo buryo kugira ngo ubugereho hari ibyo uziyemeza kugira ngo bigereho nyine nazo se ndi kujya ubwo ntabwo biburangire nasoze noneho ndi mamagara wa kabiri no kuvuga ngo mugende muyobore isi sibyo that's why umwana wese aba afite kuza ku isi akiga kuko none se muri make yawemera iki wemera kushaka cyangwa wemera kudashaka ndabyemera gushaka urabyemera se tu ariko nibyo byo nashaka topic yari iyi urumva ese gukora ubukwe ni inshingano cyangwa ni itegeko njye navuze ko gukora ubukwe atari inshingano atari n'itegeko gukora ubukwe ni ubuzima ufite kubaho noneho se wowe uri kuvuga ngo ni ubuzima ufite kubaho urumva ni itegeko urumva ahubwo wahinduriye inyito niba ufite kubaho ni ikintu ahubwo cyaje nk'itegeko ariko wowe nk'umwana w'umuntu utigeze ushyira reka mubwire nibyo twavuze niba twemera Imana nibyo nanyigezeho twese twararemwe sibyo twese twahamagariwe kuba Imana ishyira umuntu ku isi yavuze ati genda iriya si uyiyobore sibyo niyo mpamvu tuza twagera ku isi tukiga kugira ngo tumenye iyo siyanse kuko isi tugeze muri uyu munsi ikeneye siyanse tukiga tekinoloji kuko isi tugeze muri uyu munsi ikeneye tekinoloji kubera yuko turi kuzuza cya kindi Imana yatubwiye ati muyobore isi ntabwo nzayobora isi nk'umuhamagaro nahawe n'Imana mu gihe ibyo bintu ntabizi isi izanyobora kugira ngo nyiyobore rero nuko mfite kubimenya nimba Imana yatubwiye umuhamagaro wa kabiri ati mugende mugwire isi nuko mfite kuzashaka kuzakura bwa bukwe azagira ute ariko ibyo byose biri mu buzima Imana yaduhaye yadushyiriyeho ibiti idushyiraho imbuto idushyiraho amazi idushyiraho ibiti byose dufite kubaho muri bwa buzima ibyo byose nibyo bizadufasha kuzagera hahandi noneho itegeko n'inshingano ibyo biba gutyo iyo ari umuntu wabishyizeho we bya bintu nababwiraga ati inshuti zawe ziri kugutunga intoki ati kutakora ubukwe ababyeyi bawe kudakora ubukwe imyaka 30 yageze ibyo ntabwo ari byo ufite kugenda ahubwo ufite kuvuga ngo njye nimba koko narahamagariwe kuzororoka sibyo
nkasiga imbuto ku isi ese ibyo nzabikorera ryari ntabwo ari supposed ko ari 30 ntabwo ari supposed ko ari 25 ntabwo ari supposed ko ari imyaka 40 ntabwo ari 15 ahubwo menya yuko nimba icyo gihe koko wamaze kubona ko bikwiriye bikore je numva ari gutyo nabisobanura njye nanjye kuntu numva ibintu numva yuko inshingano ari ikintu umuntu yishyiriraho cyangwa se ari ikintu umuntu apanga kuko buri muntu wese afite inshingano yagiye yishyiriraho apa yuko ari n'ubukwe gusa ufite n'izindi nshingano ugenda wiha wowe ubwawe njye rero impamvu numva ko ubukwe bwagakwiye kuba inshingano cyangwa se bwagakwiye kuba ikintu umuntu anatekereza kuko nicyo kintu cya mbere kiguhereza ubusobanuro bw'ubuzima bwawe uri kunyuramo ni ukuvuga ngo impamvu uvuga ngo impamvu ngo bitakoye kuba itegeko cyangwa se bidakwiye kugira ute kuko nta mategeko wenda ahari abihana ushaka kuba igihugu adahari abihana ariko ugahanwa n'ibintu uri kugenda ucamo ugahanwa n'ibintu cyangwa se no kuganya uri kugenda ugira iyo nza kubimenya si nanjye mba mfite umwana mukuru uriya turangana ariko njyewe rwose ugasanga nta gisobanuro ufite kuko hari ibintu utigeze uhereza agaciro hari ibintu utigeze uhereza umwanya cyangwa se ubihereza valeur kandi byari bifite agaciro kuri icyo gihe rero kuvuga ngo wenda kuri ba bantu bavuga ngo kuri ubukwe nkaho umugani nkuko yakomeje bivuga nkaho ari itegeko abantu nta na rimwe ngiye njya mbagenderaho umuntu aba agomba gukora ubukwe bitewe n'imyemerere ye akabigira itegeko bitewe n'imyemerere ye akabigira inshingano bitewe n'ikintu ashaka kugeraho nuko mbirangirije nawe soresha ntabwo mugarukiye ntabwo mugarukiye turakundana ubundi ntabwo mugarukiye buryo ikintu navuga ngenda buvuga mu buryo bwije butandukanye muranyihanganira sibyo icya mbere ntabwo temeri kuvuga ngo ese ubukwe ni decision nako ni itegeko cyangwa ni inshingano ntabwo ari itegeko ni inshingano exactly biri mu nshingano tugomba gukora muri ubu buzima nyine mu nshingano nkuko uvuga ngo inshingano zanjye ni ukubaho muri buno buryo ni inshingano kuri njyewe ikindi twagiye tuvuga bigiye bitandukanye twagiye tuvuga dusa nkaho turi kuvuga iby'abandi ibyo twagiye twumva mu zindi ngo histoire tugiye twumva nta muntu wari wakora business cyangwa ngo afungure iduka runaka akubwire ko byoroshye arakubwira ko ari guhomba arakubwira ko bidashoboka ashaka kukubwira ngo ngwino nawe ni byiza sibyo ariko njye navuga ngo buri muntu agira ikigeragezo cye ngiye kurigera ko mbyumva ntabwo wakabaye utinya gufata izo nshingano nk'umusore cyangwa se nk'umukobwa wo kujya gushaka kuko ntabwo uzi ibyawe uko bizagenda uko bizamera neza niba bizamera neza ni nko kuvuga ngo ngiye muri business ntinye kujya muri iriya business kuko abandi bafeyirinze nawe byayo urebe nawe uko bigenda ikindi saba abasore ngenda saba abasore bajye bireka kubirirwa dushyiraho iriya rangi ngo dushaka bariya bakobwa ntitwabashobora bariya bakobwa nta mafaranga ntabwo twebwe rwose dushaka amafaranga dushaka urukundo rwanyu dushaka nyine kubaka ariko namwe mutworohera mwebwe mwabyishyizemo ko dukeneye amafaranga kuko nitujya muza kutugaragara nta mafaranga dukeneye tukubwira amafaranga ubwo nguwo ntabwo aba ari uwawe cyangwa se ntabwo aba afite ya gahunda ufite ugenda ugahura n'umukobwa akakubwira njye ndashaka amafaranga uzavuga oya uyu nguyu ntabwo nashaka afite amafaranga urugo aho tuzajya uhora kubwira turabana ryari ubu ngubu uzamenye ko ari tayari ubwo rero ikibazo kindi tujya duhura n'abasore nuko reka tujye tubivuga no muco avuga ngo nta maboko atagize ate ataramukanya amaboko ataramukanya ntareshya amaboko ataramukanya ari kureshya amaboko atareshya ntaramukanya icyo nshaka kuvuga kameme niba uzi ko uwo muntu urukundo ubundi nta maboko no amaboko atareshya ntaramukanya amaboko ni urukundo ntibukoresha ni ukuvuga ngo urukundo nta mafaranga ntabwo ari rw'amafaranga urukundo ni hagati yanyu nimba atari amafaranga ese kuki uhazana iby'amaboko no kureshya oya nicyo nshaka kukubwira ntabwo narangiza
navuze ndagenda mbivuga mu buryo bugiye ufite ubwo bundi wagiye gushaka amafaranga menya hari nzajya kuyahiga wagiye kuyahiga nahise yivugira ibi kandi ku mutima kuvuga ngo urumva jewe niba membwe iyo 500,000 par mois ukabona uri ukabona ko gasira ubuzima bayemo bujyanye n'iyo 500 wowe uri 30 bitazavamo kazakunda uye no winyigera bimbwire nidusanga bizakunda tubikomeze sibyo usanga bidakunda natwe tugenda ariko we gutinya muri gutinya ngo aha simbishaka nta donc nugenda ku rukundo urebera amafaranga ntabwo uzahora gutyo ntagiye amafaranga azagwira abore ntagiye amafaranga uzayabona 100% nkuko yifuza nkuko umukobwa ushaka kwabaho cyangwa se agira gute ntabwo bizabaho nutabura n'umukobwa ugukundira uko umufashe neza uko ushoboye ngo ntabwo azabura umugore wawe mureke rero gutinya reka gutinya utaragera ntuzi bizabaho hama ikindi rero twavuze ry'amasogisi n'iki ntabwo mbyemera urundi ruhande rumwe yaba ari ku muhungu yaba ari kuri umukobwa ntabwo tuba tugiye mu byo numvise ntabwo tuba tugiye kumesa boxer cyangwa se amasogisi hari inshingano tuba twariyemeje sibyo hari karakteri zawe nakunze nizo ntakunze niyemeje kubana nazo sibyo ikindi hari inyigisho abakobwa twigishije uzagende mure kuri YouTube murebe ibiganiro twagiye dukora kuri Queen of Filwood twagiye dutanga uburyo umukobwa ukwiye kujya mu rugo uko abameze sibyo niba rero nawe uwo mukobwa umeze nk'abo bakobwa barinda kubwiriza kameme nawe ntabwo uragira igihe cyo kugenda genda ubanze wuzuze ibyo umukobwa aba afite umukobwa byonyine uzabibonera iwanyu uburyo wifatamo niba ari wa mukobwa wicara mu rugo kugeza saa 12 akirebera seri adashobora gufata umurimo urumva ntabwo yaba umugore sibyo nubwo Paul ari kubivuga tukamuseka kameme barahari abo bantu bameze gutyo bicara bakavuga yaseka noneho urumva hari inshingano z'abakobwa twe tugira hari n'inshingano z'abagabo bagira so numva aho ngaho bitakabaye biba ikibazo cyuko ngo ntagiye gushaka cyangwa se kuba nagenda ngo nshake n'umugabo kuko kino kintu gatacyujuje ushobora kucyumvikana kuko ashobora kuba yarabaye mu buzima atabikora kore ariko niba umukunda ntabwo byakubuza kumwigisha cyangwa se kubyihanga kuko nasanze urugo ni ukwihanganira no kwigishanya jewe icyo navuga mureke kugira ubwoba mugende mugeyo murebe uko mwige ayaje nayo ngayo ku bijyanye n'amasogisi nayo ntabwo nabivuzeho ntabwo nigeze mvuga ku masogisi impamvu navuze ku masogisi ni uko njyewe numva n'abahungu bagakwiye kuba bakagira responsabilité y'ibintu byabo aho kuvuga ngo bagiye gushaka abagore kugira ngo bajye bibitiraho yego nibyo umugore aba agomba kwita kuri buri kintu cyose cy'urugo ndabyemera ariko organisation ariko nanone ntabwo aba akwiriye kuvuga ngo niba umugabo yataye isogisi kuko yaryandaritse umugabo ntamenya agomba gushyira amasogisi oya nabo bagakwiye kuba niba kuko ari umugabo akaba ari umudo w'abana azabyarana n'abantu bari mu rugo rwe sibyo akabebera urugero akavuga ati ntago nawe akagira isuku muri we ntabwo rero isuku uzajya uvuga ngo uzajya uta ibintu byawe cyangwa se ntabwo uzi kuzinga washatse umugore uzajya ubikuzingira ese umunsi adahari umunsi yazaba yagiye muri misiyo mu mpamvu z'akazi bizagenda bite ntabwo tuzi neza ibyacu uko bizagenda kuko nubwo twabitinda kuko iyo kotiye y'urugo ntabwo tuzi ko bimera gusa twe turi kuvuga inyuma igihe utaragerayo ni kubera iki tudashaka kugerayo nicyo kibazo gihari yes tubararikira rero ikiganiro irigara uri kumwe na Tonto Biscuit ndetse na Bona Kuku kandi tubararikira nanone gukomeza gukurikira gahunda zose za Genesis TV twaraba Queen ndetse na Popo umusore wanyu turabakunda cyane ngo bose rudasumbwa bazajya mukiyongerwa rudasumbwa turabakunda naho ubutaha ciao ciao